wanjye uriya mugore yaje kuri live akavuga ibintu by'ubushimana na kimwe bimbwiye ni proud y'ubuzima bwanjye broski ibyo yagiye agahimba akabeshya akagira gute nago bindeba ubu rwego ibintu bigezeho menya Jack wariwe nje ndi umukobwa w'umunyakuri naraje ndabibwira bro sasa wizo ncuri rubanza narananiranye hindunanirana yewe tuvugana uretse gatinye mubwire reka ngusobanurire afite uburenganzira bwo kumvuga uretse gatinye oya umuntu muvemba barira reka tuganire ibindi sibyo Kasuku bwa wivugiye gukorana na RIB dukeneye RIB duha ubusobanuro nimba uriya murongo ari wo yaguhaye ugomba kujya muri famiye z'abantu ngo ugiye gukemura ibibazo muri iyi mihanda birimo byinshi ingo muzijyamo gute ibyanyu bihandoringa gute ubizana kuri social media uricarukana buringa umwana w'umukobwa nta soni nimuzajya mugirana ibibazo na famiye zanyu muzajya muhita muza kuvuga ngo famiye zacu ngo twagiranye ibibazo ngo ntago bankunda ntago barobrije yo kubakunda yes Giha ukuntu ibintu bimeze Kasuku niwe cyane utuma uriya mwana antuka yes vuga Kasuku yajyaga akora ibiganiro akazana abadamu badafite uko bameze abashaka mituweli abantu babyaye abana imitwe ibiri akatwoherereza tugafasha nk'abadiaspora nk'uko dukunze kubikora so recently aza kunyandikira ubundi akambwira ngo aranyotewe nkamuha icyo muhaye nkamuremera nk'uko aba yabishatse. So recently I put a stop on that. Ndambwira Kasuku nanjye hari ibintu ndimo bingora. I don't think ko nzajya mbona amafaranga nguha umbabarire. It's not forever when igihe kizagera gihinduke. Ariko right now I'm gonna put a stop. Nta mafaranga mfite yo kujya mfasha abo bantu. Nta n'amafaranga mfite yo kuremera. So Kasuku aranyihorera arongera aratryinga another day yabikoze nk'isheshatu abona koko ntabikoze nk'ukuntu twajyaga tuyamo. So Kasuku ikintu yakoze abona uriya mwana kuko we bari baraganiriye uriya mwana mubwira ko ava mu muryango iwacu ngewe ngiye kubabwira story y'uriya mwana niba mbonyeho mu buzima bwe ambonyeho kabiri kandi nababarira n'iminsi yambonyeho 2014 naratashye mu Rwanda yari umwana muto ari mu rugo mama afasha abana benshi b'imfubyi uwo mwana sinamusize mu rugo njya kuza mu bihugu byo hanze cyangwa se aho nabaga muri Uganda ariko nta nsanga mama afite abana benshi arera ndamubaza arambwira atabagore baraje babantera ku muryango baragenda bambwira ko ari abana bande bamusaza wanyu urumva iyo ni story y'uwo mwana abagore babiri baraje my brother ngo amaze gupfa bamutera uwo mwana ngo w'umukobwa uwo mwana ngo yarazingamye bamutera umwana w'umukobwa my mother was 67 aramufasha aramufata ari umwana w'uruhinja aramwonsa yaramugaye amaguru amutwara kwa muganga amushyiramo plaster ararwaza umwana mukura muri malnutrition yararimo umwana aramukuza amushyira mu ishuri njyaho natahiye mu Rwanda uwo mwana yari about 10 years old cyangwa se 9 years old that was 2014 ndataha mu Rwanda nsanga mama afite abana benshi n'uwo mwana yararimo so uwo mwana basically yari muto ntacyo urumva ko ntacyo nari kuganira n'uwo mwana njye icyo nakoraga narabafashije bari abana benshi narabafashije b'imfubyi nasanze mu rugo narabafashije nkajya mugurira utwenda umunamubaze nkajya muha amafaranga nari mfite amafaranga ntise nta nkweto ufite nkamutwara nkamushopingira imyenda utwenda yarabuze mu rugo nkatumuha numvaga nanjye nshaka gufasha abana kandi koko bari benshi bose narabafashije ntago ari we wenyine nafashije abana benshi nasanze muri urwo rugo rw'iwacu 2014 nafashe indege ndagaruka na spendinze months urumva umwana mutoya nta kintu cyinshi twari kuvugana uretse ngiye kumuha urukundo rw'umubyeyi nkasanga hari icyabura nkakimuha nkiciraho nkagenda kuva mubonye first time 2014 nagarutse muri Canada nishyize ku mwanzuro kujya mufasha ubwe arabivuga mu biganiro byatejyaga anyohereza amafaranga ntabwo abihakana ko ntamuhaga amafaranga namuhaga amafaranga ya upkeep kwiga yarigaga ari mu ishuri ntacyo yarabuze
nkamuhaga upkeep, nkamugurira uniform, nkamugurira ibintu byose yaburaga mu rugo. Aho yatangiriye kugira imihango whatever, nkajya murebera n'amafaranga y'amapazi byose arabireba. Mbese I took care of all kids I found home, naratekinze care. So 2020 muri covid narongeye ndataha, sanga umwana yabaye inkumi. Urumva umwana nasize afite imyaka 10, nagezeyo nsanga afite nk'icumi 16 ibintu nk'ibyo. Naragarutse mbona koko arambwira ati ibi nibi simbibona bra bra bra, ndavuga ni humura nzajya mbiguha. Naragarutse koko nkagenda muha upkeep, namuhaga amafaranga, nagiraga nte n'abandi ni benshi nafashaga. N'ubu ngubu abandi dufite imfubyi nyinshi mu rugo, baje bazana abana bakavuga ngo naba musaza wanjye, abo bana nabafashije kandi bavuyemo abana bazima, n'ubu bameze neza. We wenyine ni wawe waretse ishuri ava mu rugo ariruka aratorongera aragenda, arabyivugira. Igihe naherutse kumuha amafaranga nabanje kujya muhanura kuri telefone, nkambwira n'ukomeza zino ngeso mbi, nguka muha amafaranga akayatwara mu bamotari. Twari dufite umupanga yaho ngaho w'umugabo afite umugore, akajya ararana n'uwo mugabo ari under age. Ibyo bintu twaranje kubifa behind the scene, nimukajya mwumva story one side, mujye mugerageza mwumve n'izindi side. Umugore akajyaza akatwihanangiriza mu rugo ati uyu mwana nzamwotsa nzamutwika ataryamana n'umugabo wanjye, umwana yari under age. So njyewe ikintu nakoze navuze ni rero wa mwana we nukomeza bino bintu rwose ntuzatuvune, njyewe nzakureka, ntago nzakomeza kugufasha umeze gutya. One time birakomeza bikomeza, noneho nkajya muha amafaranga, icyo yakoraga akayatwara mu bamotari, umwana bikirara aragenda, noneho akajyaza ari blacked out mu rugo iwacu. Mbwira mama ni rero mama ntibi ntago nzabivamo, nanjye mfite ibibazo bindenze, mfite abana nanjye ndeberera, mfite isi yose ndeberera, mfite abantu bese. Uyu mwana njyewe niba afite ingeso zimeze gutya ntago ndi bukomezanye nawe. Naramuhanye, naramuhanuye, naramukansorinze. Nimukajye mwumva one side of the story. Uwo mwana naje ku giving up, ndamubwira ni rero njyewe I've given up. Ariko iki ngiki ku giving up kwanjye ni ingeso zembi nawe atihakana zabiteye. Rero ntabwo ari cyo yajya hari akajya ntukira akajya avuga ngo yarwaye trauma kubera njyewe. Ntabwo ari umwana nabyaye mu nda yanjye amezi 9 ngo naramutaye ku buryo nazira icyo ngicyo. Kandi niyo yaba ari umwana wanjye agakora ibyo ngibyo akananira, na giving up nkamukuraho amaboko. She should understand that. Umwana wa musaza wanjye ntabwo ndi obliged kujyaho ngo mufashe, nta hantu byanditse ngo mufashe. Ikindi ngo naramwihakanye. Of course namubwiye, nabajije mama, niko kantu yafashe nubarakavuga. Ndavuga ariko mama uyu mwana ni uwacu kweli? Ibi bintu mu muryango ko bidahari jewe ko ntazi umwana w'iwacu ameze gutya. Ibyo bintu naye aragenda avuga ngo naramwihakanye ku gasozi. Of course narakwihakanye kuko sinzi ukuntu umuntu ashobora kukubwira akaguhanura ukanga ukarenga kubyo yakubwiye. Naravuze nti I don't think kuri uwacu uzazane DNA, kandi iyo DNA zaza ari izi wacu, nta kantu ka DNA nkubona mu gasa naki wacu. Niyo wazizana DNA zisa n'izi wacu zikaba ari izi wacu, ugifite imico imeze gutya, ukijya hari akarubanda ukantuka, ukijya hari ukamva mukavuga ngo ngiye ndyamana n'abana batoya, ukijya hari ku karubanda ukanyuba ukatutanaziranye ukavuga life yanjye yo muri Canada yombayeho. I don't know you, kandi nanjye ndagusaba kutamenya. I do not know you, kandi sinzapfa nkumenye. Nongere mbisubiremo, ntabwo uri uwacu just because I don't think ko DNA zi wacu zikora ibyo bintu. I doubt you period. Niryo jambo nakoresha, doubtinga. Dusubire kuri Kasuku. Kasuku baca umugani mu Cyongereza ngo nawe Jackie, wiyita Jackie, kandi iryo zina Jackie nongere highlighting ninga abanyarwanda. Hari umwana mubyara wanjye, I mean my niece, yanga kubi, yaragiye yiyitirira amazina ye. Ayo siyo mazina y'uyu mukobwa akoresha, yiyitiriye amazina ya my other niece kugira ngo nawe amusebye muri izi gahunda ze arimo business ze. Iyi business yakora kugira ngo ayiyitirire ashyiramo amazina ya my other niece. Aya sa amazina ye akoresha hangaha. Jackie Uwase yafasha yuriya mu niece kugira ngo amwangize no muri business ze. Azagira ati jewe rero ikintu nabwira Kasuku n'uyu mukobwa, never beat the hand that fed you. Kirazira. Imana yonyine igukubita inkoni utazi. Aramvuma niwe Mana yandemye.
never beat the hand that fed you mu kinyarwanda ntuzakubite ukuboko kwakugaburiye kirazira nibibaho rero ngewe wa mwana w'umukobwa we untuke ukora uko ushaka naragufashije uranabyivugira yes niba uzingura uwa mu muryango iwacu genda ukore DNA niyo zaza zisa n'iziwacu you owe me apology kandi sindi ngombwa ngo nzakubabarire so forget about me I forget about you ntuzi ntago nkuzi period tubyumvikane gutyo ntuzambabarire nk'uko bivuga nanjye sinza kubabarira none uriya gasuku aza mu miryango y'abantu akaza because you trigger me to give you money you manipulate me to give you money kasuku forget about it niyo najyaga ngo haburiya wabyishe and You are not royal. I will state that and again. You are not royal. N'abandi uzabahemukira gutyo kandi umuntu uhemuka buri Imana imuha iramwishyura. Erega Jack njyewe ikibazo sinyikubana kuri Jack ahubwo Kasuku niwe wakoze ibigize icyaha icyo kiganiro mugikurikiye mwabyumva gufata amazina y'umuntu ukayashyiramo ibintu nkabiri umuntu bakamutuka ngo umuntu w'umubyeyi ngo ni imbwakazi Kasuku bagatuka umuntu w'umubyeyi ngo ni imbwakazi kweri ari guprovoka kuriya mwana akibuka byinshi ntabwo bibaho ari nuko Jackie ni umwana pe ndabyumva ku myaka yanjye cyane ku myaka yacu twese n'umwana yes ariko ntabwo ari umwana wo kuba ageze kuri iriya myaka atazi ngo family is very important uyu munsi agize ikibazo cyangwa nkakigira abantu ba mbere bahaguruka ni famille right so niba yewe aclaiming icyantu ukira ngo naramwihakanye ngo navuze ngo su wacu naravuze I repeat arahari nguyu ndamubona navuze ngo nje nabajije mama niko kuravugisha ukuri uyu mwana n'uwi wacu kuko nje sinamusize mu rugo kandi n'ikindi I don't know niba ari uwi wacu so ni kweri n'uwi wacu rero we yavuze ngo namwihakanye so ibyo se byantukisha ibyo byantukisha muri ya mwana w'umukobwa mvuma avuga ngo mbayeho nabi iba waruzi ngo warubayeho imibereho mbayeho wabugira Imana je ntabwo ufite right zo kuvuga at all Mana nyagasani mana njyewe pende ubu natwe dufite ba masenge ariko se tubarenganye ngo ntabwo batwita ariko Kasuku kandi nimwe iyo murebye ikiganiro uyu Jackie iyo atari kumwe na Kasuku ari kumusembura aba ari muzima you guys hari igihe rero umuntu ukamutera depression ubu se mbabaza ikibazo kimwe koko mbabaza ikibazo kimwe tuzagira imiryango yatwanze cyangwa twashwanye tugire n'ibibazo duhabwa n'abanyamakuru ahangaha badutesha agaciro batuma dukora ibyaha nk'ubu Jack nakuzanye nk'ubu ikiganiro kigize ibyaha ubu jyewe ndi kuvuga ni mudufashe ntihabeho ibintu byo kujya kuregana n'ibiki bikemuke kandi muturamo uyu nguyu ubu Jean Paul ntafunze ibitangazamakuru byamukoresheje interview ntabwo biryamye murashaka gushyirishamo uyu mwana ngo ni Jackie nta soni Jackie imbere na mbere ndagukunda nanjye kandi urabizi sasa rero njyewe Jackie kuba njye nagenda kuri kamera nkakora ibiganiro ngira ngo mumaje kumbonamo amasura menshi yego ngenda umwana mwiza pe yego umwana mwiza ariko like abanyamakuru hari ukuntu babaza ibintu n'ibitabareba bakabibaza yego mu by'ukuri kuba njye naragiye mvuga ubuzima bwanjye bwose ariko sinigeze ninjira gene kugana kuriya yego wabitewe n'ikishiri Gasuku bana kuma Kasuku ureba Jihad yes jewe Jackie ndagenda nyicara kuri kamera ntazi ibyo ngiye kuvuga ntabizi umunyamakuru akaba arambajije akaba atumye ngira depression ngatangira gutekereza ibintu byinshi bikambana byinshi umutwe Nejo navuze ati kuki ukunda kuzana no mugore muri zino YouTube aba kuri YouTube kuki ukunda kumumbaza ngiye ndagira ngo mbabwire ukuri kose yego nge nati ntago tuziranye biri deep cyane inde Janet uriya mushiki wa papa wanjye rwose nawe amaze kubivuga hano ngo ntago muziranye ntago tuziranye aziranye na babyara banjye kuko nibo yakunze kundusha tuvugisha ukuri yego
jihadi njyewe nahakanwe muri famiye kuva nkiri mutoya, naratacorinzwe bihagije jihadi. Abo bagabo arimo aranshinga, abo bamotari nta n'umwe nigeze ndyamana nawe, ahubwo umukecuru yaravugaga ngo amafaranga ngo woherereza ngo Sharon, njye nitwa Sharon sana se Sharon, izina Jackie ni aka nkuko witwa jihadi, nkuko Brian yitwa DJ Brian, cyangwa nk'undi wese yita amazina. Jackie ni aka, ntabwo nari nzi yuko ngo mubyara wanjye yitwa Jacqueline, ntabwo nari mbizi ngewe. Iri zina Uwase ni usana se, ni meaning yaryo. Sheila ni Sharon, mubirebe mubimenye. Ngewe kugira ngo nitwe Jackie nagiraga ngo binyibagize izina Sharon, basi mbashe gukira gahinda nze mu yindi sura zatanga ukuri nyuma. Ngewe Sharon natacorinzwe bihagije muri famiye, ntibigeze bankunda na nisa nabivuga. Niba jewe rero uje kurira Jackie, rero mfasha komera wirira komera kugira ngo abantu bumve. Nta muntu n'umwe ndi kuririra hano, abankunda barankunda, utankunda rurere. Nawe nindinga manje narireze nzu uburibwe bw'ubuzima. Ntabwo nakwemerera Janet yuko yaza agahimba inkuru ahanga akavuga ngo ngewe ngo yoherezaga amafaranga ngo ngajya kuryamana n'abamotari. Ntabwo nabyemera. Janet yaraje 2014, nge nabivuze, nibwo twari duhuje amaso ku yandi, ndakana gatoya. Janet asanga ubuzima burakomeye, ubuzima mbayemo, akajya yohereza amafaranga akayacisha kuri Gmail wanjye, akavuga ngo nyakoresha nyine ko nari natangiye no kujya mu bintu by'ama period, ajya ngura muto two dukoresha n'ibiki, dinda je secondaire, ngiye muri wa mbere secondaire. Janet nibwo nyihakaye. Janet yatangiye kwikora ibintu utamenya nyine kubera excuse za Gmail wanjye ko agendaga ahimba ibintu ashaka kunteranya nawe, kuko yabonaga ko dukundana cyane. Janet akabasha kunyumva icyo gihe, ariko kuva ku itariki nago niba ari itariki 20 na zingahe zo kwa karindwi, Janet avuga ngo amafaranga ngo yohereza ngo nyapusha ubusa ndayangiza, kuko nanyweye inzoga ngiye nshaka kwiyahura kugira ngo mve mu buzima. Nshaka kwiyahura ngewe Jackie, inzoga ziragenda zinwika igifu. N'ubwa mbere nari nkojeje inzoga mu kanwa, icyo gihe cyanduka za nzoga zitwa ibyuma, ndabyibuka. Ndagenda njya kuzinywa, nzinywana n'abashuti banjye bo muri secondaire biga senior 5 senior 6. Ye nakuze nkomenikana n'abantu banduta gusa, abantu bari hasi yanjye, abantu tungana sinjya mvugana nabo, kuko nta gitekerezo kizi bajya basangana sibye kunshinyagurira. Mu by'ukuri naragiye mu inzoga, nge ndabyemera ko nazinyweye, ariko sinazinyweye mu mafaranga ya Janet. Janet yoherezaga amafaranga umukecuru akayapasuramo kabiri, akamereza ubufaranga bw'amafuti, nagire n'ikintu amarira nayo, nibimbuze kujya gushakisha muri abo bagabo n'ubundi ukuntu abivuga. Ariko sinigeze ndyamana n'abamotari, ako gasuzuguro ntabwo nigeze gahumura nako. Ariko byibura twabaga ducyaka tukoherereza. Ndabyemera. Kandi sinigeze makana yuko Janet atigeze amereza amafaranga yiwe, ariko yayamereje nkiba mu rugo, nkiba mu rugo. None ko bavuye mu rugo, reka mbivuge jiha byose, reka oya njyewe nanjye nta hantu naba ntandukaniye n'aba banyamakuru, sibyo? Naba ngiye kwinjira mu bibazo by'imiryango. Buretse gato, njyewe ntago ari komeza. Umva komeza wowe, umbabarire, ntugire imiryango winjira mu bibazo by'imiryango, birahari, natwe turabifite twizanye ibyacu wagira. Noneho ntunagira butuka rwose. Kandi nawe wumvise ko uje kubisobanura ukavuga uti nutwe dufaranga dukeya yamaga najyaga no mu bagabo, kandi koko ibyo byose byavuzwe. Najyagamo ndabizi neza, najyagamo na n'ubu mbajyamo, ntabwo ngiye Jackie mbihakana. Ubu ni ubuzima bwanjye, yego, nta n'umwe bireba mu maso. Ubu ni ubuzima bwanjye, uburibwe bw'ubuzima bwanjye, urumva? Ntabwo ngiye Jackie mbihakana kuba ndyamana n'abagabo kugira ngo mbashe kubaho. Niba yarangiriraga impuhwe kuki atangiriye impuhwe akimenya ati Jackie yatorongeye yataye umuryango, ngajye kumpiga, ajye kunshaka nsubize mu muryango ne kwandagara, nkuko avuga ngo ni discipline nkeya. Harya bo bagize iyi ni oya ari kuvuga ngo yaranyihakanye, kandi kuko yaranyihakanye nkimara kuva mu rugo
ntaranavayo I think kuri iyo tariki mu kwezi kwa karindwi yohereza umugore urumva yohereza voice note umugore w'umuturanyi araza ayumvirisha Grammy aravuga ngo ngewe umwana nago muzi niba mwaramutoraguye niba mwaramukuye nago muzi aranyihakana bikomeye cyane ndavuga ati kuva iyi saha nanjye ndamwihakana mundeke menye ubuzima bwanjye ejo natazanakira akavuga ngo niye wanyijije ntacyo yigeze amarira akomeza nyange pe nanjye naramwanze bihagije ewana naramwanze pe bihagije sineze no kumubabarira rero Gasuku hariya nkagenda nkajya kuri YouTube yego tukavuga ikintu runaka ngumva Gasuku azanyamo Janet amuhereza iki ku buryo amuzana kuri YouTube naramubaje se Janet mupfana iki aguhereza iki iki wa umumbaza ushaka kugera kuki niko gutomboka njye nifite stress byanjye nifite depression yanjye Janet ari mu bantu bambabaje cyane kuko niwe muntu wa mbere nizeraga muri famille niwe muntu wa mbere nakundaga muri famille kurenza ibindi byose niba muzi urukundo ukuntu rujyana mu buzima namwe mwimagine icyo kintu Janet naramukundaga buri kantu kose kabaga muri famille narakamubwiraga nawe akambwira akanganiza nk'umuntu nyumva unega amatwi ariko kuva yanyihakana akanyita ikinyendaro akanyita yuko nari umwana musaza ngo naho duhuriye tutanasabe na gatoya nkasigara na Grammy wanjye kuko yabyaye papa wanjye akaba avuga ati uri umwana w'umwana wanjye nge sinakwihakana rero Janet rero muri kumva ngari mukuri ngo kuvuga ngo urajyaga ndyamana n'abagabo nawe mukuri nawe uri mukuri ndacyajyamana nabo mana yawe sinzi ahantu bimurya kuraje kandi pole shu ntago nzi ahantu bimurya kuba ngewe Jackie naryamanye n'abagabo cyangwa kuryamana kugeza abagabo nta kibazo gihari kubera ubuzima sinigeze nkundwa ariko bose ntabwo bajya muri social media Jihad mwumvikane nyabo ndakumva Jihad ibyo ndabyumva bizi n'abantu benshi bambwira ibibazo byabo numva birandenze numva nyine nangiye gukomera kuko nabonaga yuko hari abantu byibura bari kunyereka urukundo bakanansangiza ku buzima bwabo ni benshi cyane barari imihanda mari mu muhanda imibi cyane natwe tuyiraramo nanjye uwo mubu warangiye na n'ubu urangiye ndi gutigita nshaka yarandi road bro urumva sasa rero njyewe ntabwo naje gushinyagurira umuntu kuba ngiye Jackie nagiye nkamena umutima wanjye nkavuga buri kimwe kuko kamera niyo natuye agahinda kanjye nawe nari mfite mbwira ntabwo Janet rwose sinzi ahantu biri kumurya bimukorogoshore pe kuko meze neza Jihad meze neza ubu ngubu ariko Gasuku ndamwiyamye mana yanjye Gasuku ndamwiyamye Gasuku uri kubaza imiryango genda ukemura ibibazo byawe na famille za akemura ibibazo bye byo mu muryango wiwe kuko nawe si yorohewe kwirwa tukana hariya kuruza ku ma Instagram kubiki nawe ntabwo yorohewe urumva ariko kutwinjira mu buzima bro yinjiriye isimbi nanjye aranyinjiriye ndamwiyamye sasanye ndamwishituye izuba riva ubundi namwe afitiye abashaka gucuruza nta rukundo naki sasa Gasuku ndakwiyamye full stop ndakwiyamye genda gace ku buzima bwanjye Janet niba yari yagutumye kugira ngo uzunkoroge mu bwonko mubwire yuko utigeze umutumikira ndamwiyamye pe nifitiye amahoro yanjye mana yanjye abantu bankunda hano imihanda Imana igikomeza ibaha umugisha abantu bafashe nk'umwana wabo hano ntacyo dupfana Imana ibaha umugisha famille yaranyihakanye sinabura kubisubiramo kandi ubu ngubu ndiho ndahumeka meze neza pe okay ntabwo njyewe nyine abanyamakuru bakomeza kunjagajaga mu bwonko nifite ibintu byanjye ibidepression byanjye mba nenda gusara bakaza bakankoroga mu bwonko rwose Gasuku ibyo bintu Janet yavuga ngo naje ngo narazingamye ngo nibiki ibyo ngibyo nanjye Grammy yarabimbwiye ngo mama yarantaye umuntu wese baba bari kurera bavuga uko bashaka ati so yamaje gupfa nyakaraza araguta ndakurera ndakonta umva na Janet yabisubiyemo aravuga ngo naje narazingamye nyuma ko naje narazingamye babuze kunyica urupfu rubi banyicisha inzara ijoro n'amanywa bankubitagura nkaho ndi intuza nkaho ndi ingoma z'abaporoso
nkageraho ngafatwa ku ngufu ngafatwa n'umuntu wo muri famiye man jihad ugatuma ibintu byose mbivuga mbabarira. iyo bimeze gutyo, iyo hari ikintu cyo gufata ku ngufu ugitangira ibimenyetso ukajya kurega muri RIB, sibyo? Jihad Nga uzi kugira ngo utaza kuza kugira kwimena inda bye cyangwa no gutukana ntabwo nabikoye wakwizira. ntabwo nshobora nanjye ndabizi nka n'iki ariko reka nkubwize ukuri guha yewe ntabwo nakwemera ko Janet agenda akajya kubeshya bingana kuriya ngo mbyemere ngo njye nyerezaga amafaranga uzi ko iryo jambo rinkorogo. None se ko uvuze ko nawe ubwawe ko wemeye ko yakoherereje koko sibyo? narabyemeye sinigeze bihakana. Ni Brian uriho? Yes Brian. Meze neza. Sharawa nayi ndashima Imana usibye ino satani ngo ni gasuku. Ariko se nge nabonye ikiganiro cyanyu na Kasuku, ariko ubu mwiyama pe, ubu mwiyama nta kosa ufite rwose Kasuku amenye. Ariko rata Jackie ngewe umva ikintu kinzamuye rata koza kukubwira, sibyo Jackie? Nawe muri buno buzima nta muntu n'umwe ubaha adakosa, sibyo? Nkuko nawe utari umwere ufite wenda bukosereza, sibyo? Sibyo? Ngewe nakomeje kumva ibintu upfa no kwa ba Janet, sibyo? Nibyo bintu yagukoreye, ariko wavuze ati ngewe Janet icyatumye ndakara cyane nuko Janet ariwe wari inshuti yanjye, ariwe muntu nabwiraga ibintu byanjye, sibyo? Ati nyuma nyine akampemukira. Ariko reka nkubwire, hari nubwo ibyo abantu barabateranyije, sibyo? Hakaba harabayeho wenda mwebwe kuba mutahuza ngo mubivuganeho, sibyo? Umwe akagikwe nk'uko ubuzima bw'umuntu usanga umwe bwamujyanye hirya no hino, sibyo? Kasuku we wenda ashobora kubikoresha nk'intwaro ye kubera yuko ni umu-YouTubers kandi akeneye views, sibyo? Ariko wowe na Janet ntakubeshye ndi imbere y'Imana, usibye ko twese nawazanga twese dufite ibintu twapfuye n'imiryango, ariko wowe na Janet ntacyo mupfa kandi nubwo cyaba gihari nta wamenya impamvu y'ibi byose, nta wamenya n'impamvu wenda n'ibi bya live biba bibayeho, nta wamenya. Ndakubwiza ukuri yuko ibi ni ibintu birangira, sibyo? Umuntu n'impamvu wumva ngo kusiba ngo Jackie mu mutwe wawe ni ukubera ko gahinda, ariko ntarirarenga ntiwapfuye, sibyo? Ntacyo wabaye, warakomeje ubaho, Imana irakurengera, uko Imana yakurinze ugakomeza ukiriho kugeza n'ubu. Na Janet Imana nawe yaramurinze kugera akiriho ubu ngubu. None we na Janet kandi waruzi ko se mwakongera kuvugira kuri live imwe akayivugiraho nawe ukayivugiraho? Yes. Ibyo bintu warubizi ko ntabwo nari mbizi, ariko ntawe umenya uko isi yikaraga. Isi irikaraga, sibyo? Ibyari uyu nguyu bikaba ari uyu nguyu, ibyari kuri uyu nguyu bikajya kuri uyu nguyu. Ariko reka nkubwize ukuri, umutima utababarira uhora ubabaye. Umutima utababarira uhora ubabaye, kuko wowe ugifite igikomere n'inzigo n'umutima mubi. Kandi koko ndakumva pe, nanjye ari ngewe umva, nanjye iyo umuntu yankoreye ikintu wamana we mba numva n'ahantu yanyura bavuga ngo umuntu yahatse umuriro nanjye nawatse. Ariko uwo mujinya iyo muhorana imbere ye ninjye uhora uhangayitse, ninjye uhora ubabaye. Iyo mubonye mpora nishimye, iyo mubonye uwo muntu ninjye bijagaraza, kandi yarigewe uba usanga ku mutima we yaratinye wenda no kunsaba imbabazi, ariko agasaba Imana imbabazi, ngewe akambona nk'umuntu usanzwe, agasigara mvuga ati Imana izambarire Brian twiyunge. Ngiye kubera ngifite umutima mubi, uwo muntu iyo mubonye ibitekerezo byanjye birahinduka, ukumva Jackie n'umuntu wamukubaza pe wavuga nabi. Ariko Jackie narirarenga, wowe na Janet ntacyo mupfa, ni ukuri kw'Imana y'imijuru ushaka bizasaba iki, yaba ari wowe umusaba imbabazi nawe gusaba imbabazi, mwiyuge nk'umuryango. Nugira ikibazo na wundi muntu uzakugeraho mbere usibye Janet, na Janet cyane na wundi muntu uzamwumva usibye wowe. Brian Ndakumva. Ndimo ndakumva, ariko mfite agahinda gakabije ku buryo ngewe nta mwanya mfite wo kubabarira. Ndakumva, ni nayo mpamvu batagomba kuguhatiriza. Ari mu bantu muri famiye nakunze cyane bimwe bikomeye. Yego ndakumva. Ibi oya birumvikana. Oya birumvikana. Umutima wanjye
njye namubabariye. oya umva nkubwire Jackie nta muntu ukubwiye ngo mubabarire nonaha turi kuri live iri abantu 1,000 ngahe sibyo satani amenya aho dore noneho na Janet nguyu hano iburetse gatoya jiha nta muntu ugomba kuza guhatiriza Jackie ngo babarira cyangwa se ngo saba imbabazi arakubwiye ati ngewe umutima wanjye uracyababaye umutima wanjye uracyafite umujinya ahubwo ikintu wafa ahubwo mwakibaza ngo ese niki mugiye gufasha Jackie murakomeza mu mutumire mu biganiro mu musembure mumubwira Janet cyangwa by'ugerageza uburyo we na Janet wabahuza mukamuganiriza agashira uburakara akiyunga n'undi ariko kuki abanyamakuru amushaka views suko Nk'ibyo. umva Jackie nanjye ndabizi hari abanyamakuru ibyo bintu biba abanyamakuru ukagenda akagusembura agatuma uvuga amagambo mabi sibyo ubu nonaha ubu tuvugana abantu 1,400 nanjye Brian ndimo Jackie Imana tubabare ntago mbyifuje ariko ikibazo cyose wagira umuntu wa mbere wabanza kumva iyo nkuru agatekereza n'icyo agomba gukora n'ubufasha bukaza mbere ni Janet cyane sibyo na Janet nawe ahantu ari nuko ubu gifite umujinya ariko ntago umujinya uhoraho sheri uyu munsi turi kuri uno munsi ejo n'undi munsi ntago umuntu ahora ababaye ntago bibaho Imana yaremye iminsi irema umunsi ubabaje n'umunsi w'ibyishimo ntago umuntu ahora ababaye uyu munsi urababaye ufite umujinya ariko ejo ntago uzaba ufite kandi umujinya nushira hakaza ibyiza ibyo byose uzabyibagirwa ahubwo wowe umutima wawe wagurire kuzababarira nubwo bitabona umunsi nushaka uzababarire nyuma y'imyaka 5 ariko final uzababarire kugira ngo uruhuke n'impamvu kirushye nuko bamukubwira ukibabaye ukarakara cyane sibyo ariko umunsi kubabarira kwaje muri wowe Janet niba muvuga uzishima uzumva unatewe n'ishema nuko bamuvuga kandi bakamuvuga neza Bria uraho nari nabashuje urakoze cyane reka mbabwire Brian urera abana hari abantu ufasha umuntu wamufashije akaza next time wamufashije akaza akakwitura inabi Brian waramufashije uzi wamufashije akantu gakeya simvuga ngo uyu mwana w'umukobwa namutayeho byinshi cyane yabigaya yagira ate ariko we wenyine ariyemerera ko at least hari ibyo namufashije Brian kufasha abana kufasha abantu kufasha community ugize utyo ugafasha umuntu akaza akakwitura nabi utaramuvugaho utaramuhemu utarajya hariya ngo ugire ikintu umuvugaho ukabona ibintu wikuragaho savings za ukazifata ukaziha uwo muntu muri bari abantu ufasha ukajya kubona ukabona kwituye nabi wagira ute wakomeza ukamufasha reka ngewe nkubwire sibyo niba wabyumvishe neza Jackie yaje aravuga ati ngewe kuvaho nabereye mu biganiro uyu muntu witwa Janet nigeze mugarukaho ntago yigeze kugarukaho niyigeze aranakuvuga kandi suko yarabuze ibyo kuvuga nibinge bari kuvugira hanga yari kuba yarabivuze mbere yari kuba yarabivuze mbere uretse akabivuga mbere akavuga ati ngewe Janet tukakumenya mbere ariko tukumenyaho Kasuka musemburiye amukubwira ikigaragara yuko uziranye nande na Kasuku kandi mufite ibyo mwaganiriye kuri reka nkubwire yaragize akaza kumusembura mu kiganiro amuvugana nkubwire Brian ndarahira ku izina ry'Imana mu buzima je umuryango wanjye ndawubaha sinari Jackie nawe ari hano arabyumva sinari navugana na Kasuku ijambo ryerekeranye n'umwana w'umukobwa because uno mwana muravugana bisanzwe iyo avuze ngo afite abantu afasha bla 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 arashaka inkunga ndamutwerera nk'uko abandi banyarwanda babigenza nicyo muriyeho na Kasuku mu buzima ariko Kasuku none Kasuku yamenye gute ko ufite ikipfana na yamenye gute ko ufite ikipfana na Jackie ko mufite icyo mupfana mwebwe hagati yanyu Kasuku ubwe wenyine arivugira ko Jackie ari we wabimubwiye kandi yagera kwa Jackie akamubeshya ko ngewe mvugana nawe ari je wamubwiye Jackie rero ni mwaravuganye reka nsoze nibura mu byumve na Jackie arabyumvira aho ngaho Kasuku we araza akababeshya ko
nje navuganye nawe about Jackie. Nababwiye ko mu muryango wanjye ukuntu nubaho umuryango wanjye nta kintu navuga kiri kuri media mvuga ibintu biri kuri media nshyira mu muryango wanjye. Jackie sinigeze muvuga ukavuga ngo naramwihakanye, ni nako ntashakaga ko abantu bamushyira mbese bamuvuga mu muryango wanjye. Jackie sindamuvugaho kwa Kasuku, kandi Kasuku niba koko naramubwiye Jackie dorara recordinga niki naza kiri biganiro byanjye hari hanze. ariko Kasuku we yaraje arakubwira ngo Jackie yamubwiye ibyo mwarabiganiriye. Oya ahubwo Kasuku yasohoye ikiganiro out of nowhere ataranamvugisha. Kasuku ntabwo arazi wanjye ngo ambwira ati Jackie yambwiye ibi nibi, na Kasuku bwe ntabwo ndamubwira kuri Jackie, kandi niba naramubwiye kuri Jackie ava muri famiye yiwacu nakiri hari ibiganiro hanze abibyereka abanyarwanda avuga ati dore Janet yambwiye ibi nibi. None se Janet wowe tekereza nk'umuntu uruta Jackie, ntabwo wumva yuko ikibazo ari Kasuku waje akabateranya, ikibazo atari Jackie, ikibazo atari na Janet? Of course afterwards nahamagaye Kasuku ndamubwira Kasuku vugisha ukuri urahire ku izina ry'Imana, mu gihe ngumenye imyaka ingahe ngumenye tuvugana njye nari nakubwira uriya mwana vugisha ukuri. Atangira kurya indimi, atangira kumbekera actually ambekera ngo twaravuganye ni noneho niba twaravuganye ngiye nguhaye uruhushya genda ibiganiro byanjye ubishyire hanze abanyarwanda babyumve niba narigeze nkubaza kuri uyu mwana ever in life. Urumva? So njyewe ikintu cya mbere rero nkubwira Brian, nakubaje ikibazo kimwe, ni wewe wakumva ute ufasha abantu ko tubizi ko ufasha abantu, umuntu umwe akaza akaguhemukira mu muryango akutuka akwereka, niko nabacira umugani ndavuga nti ntuzakubita inkoni yagufidinze, ntuzakubita inkoni yigeze kugaburira. Umuntu wakugaburiye iyo umukubisa acika intege, wakugaburiye iyo umuntu iyo Brian umva nsoze, umuntu wakugaburiye iyo umuvumye nk'iyi mivumu uyu mwana w'umukobwa arimo kumvuma arimo kuntuka nawe cyacika intege nkavuga I'm sorry. Hanyuma wamvumye mikeya unyihakana ku manywa y'ihangu wamvumye mikeya mate turaziranya ntabwo murimo muraganira mwenyine, hanyuma niba tutazanye kuturamfatira ukiri kuvuga ngo waramfashe ndakwinginze ndashaka ko mvuga nkava hano noneho Jackie agasigara avuga ibyo ashaka cyangwa se akajya kunukira kwa Kasuku. Ntabwo natwe kuri no live twabikwemerera Jenny, wivuga uravuga ibyo ushaka ngo nurangiza nguveho ubona Jackie none se we nagushaka kwiyunga na Jackie. Ndakubaza nk'umubyeyi bikore nk'umubyeyi Brian, reka nkubwire ukuntu ngiye kubikora sibyo. Njena ntabwo ndi gusubiranye na Jackie, hamaze imyaka myinshi naranze gusubiranya nawe sibyo. Nanjye narabyanze singukeneye ejo natazanashyuka mvuga ko rero wanyizije. Brian ntabwo ndibuze kuri iyi live ngo nje gusubirana na Jackie. Nanjye ntabwo gukeneye rwose. Reka highlight Jackie nawe ubaha abantu barara ejo nazakira akavuga ko ari unyijije mbabarira bwa nyuma. Jiha reka mbabwire Jackie uyu nguyu namubonye kabiri mu buzima bwanjye, therefore nanjye nakubonye kabiri. Exactly. So move on. Ndagusaba ko mubwira abantu mureke guterana amagambo ahangaha gahinda ngo ujye kwiyahura kuko navuze ngo ntabwo nyiri mu buzima bwawe. Please move on. Kwiyahura ahubwo watumye mbaho, watumye bundi we ntabwo nakwiyahura kubera wowe Janet. Neza uraguteye ntabwo umbuze mu buzima bwawe wabaho still nkuko wabayeho. Na data naramubuze naswe weho, na data naramubuze naswe weho. Jackie sankuva mbabarira ntabwo oya sankuva itokereka mvuge nta kibazo. Oya sankuva oya hano ntabwo ariho baruhutse, hano mwaje kuruhuka, ntabwo mwaje kuruhuka, ntabwo ariho mugomba kuruhukira. Ariko sureka nkubwize surebe ibi bintu byose murimo
Imana izambabare nzongere numva inkuru yanyu mwariyunze kuko nta kintu kizima murimo murapfa muri gupfa ariko ko kasuku buriya yaje twabonye ngabwira biriya umwe bitutsi ubwo se umuntu yakwiyunga gute na biriya bitutsi seri we wamutse ibingibi bikeye reka nkubwire nawe mu buzima bwawe ntabwo uba ubuzi ibyo wakoze ni Imana natwe ubwacu twamuretse kubabarira ibyaha nubwo byaba bimeze gute nta kintu umuntu atababarira umuntu aratambikira none se wowe nutamufata nk'umubyeyi ubyaye ikibazo arakirigata sibyo nutamureka byibuze uvuge ati reka mugarurishe ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana umuntu nakubwira nawe nawe ukamubwira inabi reka nkubwire Brian reka nkubwire nawe niwe umva cyo kose uyu muryango ntabwo woroshye gute se umuryango ntabwo mworoshye gute ni ukuri gute kw'Imana jene reka nkubwire nk'umubyeyi ku ruhande rwawe urababaye pe nanjye ndi umuntu nkabona umuntu wanditse biriya bitutsi mu buzima bwanjye nakumva ko ntazongera kumubabarira sibyo ariko na Jackie nawe akagira ati nanjye agahinda katumye niyambura n'izina ryanjye njya kwishyiraho irindi zina kubera yuko numvaga ko nuzuye urwango muri njyewe sibyo mwese mwazize amaherere no habayeho kutavugana hagati yanyu kutumva ikibazo umwe cyamukuye mu rugo ngo agende sibyo ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru ibyo ni ibintu bibaho abantu barashwana kandi bakiyunga ibintu bikarangira pe Jackie uri kubyumva ndimo ndakumva Brian ni ukuri kw'Imana Jackie reka nkubwize ukuri na mwese mufite umujinya yaba ari wowe ufite umujinya kandi ikintu cyiza kibaye ni uko none mwese mubashije kuvugana umwe akabwira undi n'undi akabwira undi ariko ibi ngibi ni ibintu birangira sibyo ni ibintu birangira ibi ni ibintu abantu bapfa bikarangira ubuzima bugakomeza sibyo twese twarahemukiwe ariko iyo muri wowe utarababarira ni wowe uhora uvunitse kandi n'ubu Jackie uravunitse kuko iyo umuntu akubwiye Janet urarakara kandi ukarakara kubera yuko ukimurakariye sibyo cyane umunsi muri wowe uzavuga ngo umutima wanjye ugiye kwakira kubabarira sibyo uzaruhuka rwose ibyo bintu byo kuvuga ngo ntabwo ugomba nyine uracyababaye nta muntu ugutegetse ngo babarira nonaha ariko noneho wamagane n'abantu baza babikubazaho uwo muntu ushaka kukubaza kuri Janet ubundi niwe mubi arakubariza iki ko nawe ntabwo uba wavuze Jackie yes same ndakumva bite ibi bintu twabivuzeho twabiganiriyeho sibyo nawe of course njyewe urabizi ko nkumva na Janet kandi nawe wamwumva sibyo ariko rero right now twese twagiye duhura n'ibibazo Brian uzi story ye nanjye numva hari story yanjye nkeya ushobora kuzi ntago buri gihe ntago nimba umuntu akwanze wowe kundi exactly nimba bakwanze wowe kundi nuretse kujya hariya ugatukana nibyo bizatuma thank you so much Isimbi nimba bakwanze kuki kasuka amumbazaho kuki kasuka amumbazaho kubera iki kasuku wa n'umwihorere kasuku we mureke muturekere Jackie ibi bintu twarabiganiriye reka gutanga ibiganiro fata umwanya ubanzukire uhiringe oya nibyo pe fire Jackie please ibi bintu twanabivuganye nge ntabwo nashaka nuko wenda biza hano ariko twarabivuganye ariko kugira Imana agira abamugira inama buriya Jackie ufite imigisha nimba isi itagukunze ikunde twese twarakomeretse pe twese dore ngaha hondi Jackie mu gitondo arabasubiye kuri biriya bitangazamakuru yongera gukora iyo umuntu agiye kwivuza kwa muganga ntagahita akira ariko se kuki muri kwihurukansa ibintu kuki mushaka kwirukansa umuntu nashaka byukireyo rwose pe ntago ari uko bigenda Jackie we narabihorere ajye muri ibyo biganiro bye ariko rero twiyamye bano banyamakuru oya Jackie niwe wenyine wifitiye umuti wabo banyamakuru kuko nanone ntabwo baza kumufata ku ngufu ngo bamukoreshe ibiganiro ariko Jackie hari umumama wavuze ngo uzuku bebeza uri bebeza nimba nta muntu ugukunze yikunde ihe respect fire ufite imyaka uri muri 20 wibuke ko hazaba Jackie wa 30 na 40
ariko jya ufite ikibazo kitakoroheye ariko ngo si byo Brian mukristo mwene data mana isi mbabarira urankoze Brian sizi ntiduhuje ukwemera mwihoreresha ariko reka nkubwize ukuri ahubwo na Jackie azaze tumutwareyo ese cya Jackie nzaza Brian Jackie wake Brian nzaza kabisa ni ukuri kw'Imana reka mwibwirire rata uzaze mwiyerekera ahantu hari amahoro uzaze mwereka ahantu umuntu yigira narahamurangiye iwanyu narahamurangiye ukuri kw'Imana yo mu ijuru ujye umbwira njyewe nze ngutware twigire gusenga twigire gusenga wibonera amahoro rebe ibyo byo kubabarira bigushyiraho pressure shu bizaza ibintu ni gahoro kandi Jackie naga abantu bose bakwanga subiza ko ngiye gukunda urankunda pe nanjye Jackie ndamukunda ariko bitari n'ibyo kuri social media ngire ngo urabizi ko ngukunda sinaga abantu bose bakwanga n'aba bashyashya n'abantu bashyashya mwahuriye kuri social media twakubera umuryango twakubera abavandimwe ariko ibintu byose ukora byose mbere y'uko ufata mikoro menya ko Jackie w'imyaka 20 ntabwo azagumaho hazaza Jackie w'imyaka 30-40 kandi uwo nguwo uri abe n'umumama uri kumwangiza aka kanya oya na Janet reka mumubwize ukuri ko Janet we ntacyo bari ariko kasu reka nkubwize ukuri ku izina ry'Imana yo mu ijuru aho ndahangaha Janet we rwose nawe nabe umukristo nimba afasha nimba adafasha byihorera ariko gufasha umuntu wamushyizeho kondisiyo ubwo ni ubucakara cyane nimba utamufashe nta kibazo ni ukuri ko Imana ibyo yakoze Jackie nawe ntabwo ari inshingano ze n'umwe ufite inshingano abantu bose bafite inshingano zo kuturera n'ababyeyi bacu nimba badahari nyine ugize Imana hakagira undi ukwitaho sava ariko nawe ntabwo biri mu nshingano ze Jackie we nta nubwo ibintu byawe bigoye reka nkuraburi ntabwo ibintu byawe bigoye ntabwo bigoye ibintu byawe wowe ni bitoya ngwino njyewe nkwereka ahantu ubonera amahoro numara kubonera amahoro yo mu mutima wawe ubonamo amahoro uzabona n'ibindi bintu byose n'amafaranga n'akazi uzabibona kandi Jackie ubuzima bwawe njyewe mbabarira uzenge kuguhindurira ubuzima nkujyana ahantu gusenga shu urebe ukuntu ibintu byose bihinduka ako gahinda kwanza konyine ubanza ugasengere gashire muri wowe ibindi byose bizikora n'abajene tubababarire rega kuko nabo ntabwo ari inshingano zabo kukwitaho nshuti yanjye amahirwe make ababyeyi bawe ntibari bahari abandi nimba hari n'uwaguhaye n'ibyo bitanu nawe ni ubuntu bw'Imana rega Imana itakurengeye nta mwana w'umuntu wakurengera isimbi reka nkubwire ikintu kimwe uyu mwana nawe ntabwo ndaje iyi live ninjye bayikoreye n'umuryango wawe none se muyiriho mutaje kuri kumva iby'iwacu Brian yego yabise ko biri ku karubanda ibyo n'ubundi ndimo kukubwira ndaje n'ubundi ndaje kuko nawe uhari hano inyarukire mubyeyi yizi ukuntu bimeze jewe Jackie ntabwo ahakana ko ntamufashije dukeya nari mfite noneho atangiye kuntuka n'iki atappreciatinga I put a stop on it noneho ntabwo bivuze ko gushyiraho stop njyewe nagiye hariya ngo muvuge nabi nk'uko arimo kubivuga so uyu munsi ndababwira ko zitari inshingano zanjye kugira ngo mfashe Jackie namufashije nk'abandi bose kandi abandi barashima pe we rero yavuyemo ntashime nanjye I put a stop on it twese abantu ntabwo duhuye abantu ntabwo duhuye ikibazo hold on nsoze none umbaze wowe wavuze ngo nari kwihangana nkakomeza abantu ntabwo duhuye wowe ushobora kuba wakwihangana ugakomeza gufasha umuntu ugutuka ukuri disrespectinga ugakomeza nka biriya biganiro mwabonye ariko njyewe umutima wanjye ntabwo yashoboye kwihanganira ko uyu muntu ahora akora ibiganiro aravuga ko yankundaga icyamuteye depression nuko namukuyeho amaboko
yes namukuyeho amaboko kubera ko nawe yari yayankuyeho akandisappointinga. Nicyo hano dupfa, nta n'ikintu kinini mpfa n'uyu mwana, twese twabaye disappointed kuri one another. Si ibyo se? Nta bindi none bikomeye se jewe mpfa n'uyu kugira ngo mwana. bisubire mu buryo n'izirayivurire zirekeraho kuzongera no kuba zinjira umuryango wanyu, hakorwa iki? Basiduye ibitekerezo nk'umuntu mukuru. N'ugusenga njyewe nizera Imana ko bizakura. Niba wizera Imana Jene, ntabwo nawe none se wakaje ngo umubwire umufesinga ngo umubwire ngo ntabwo ngo nakubabarira nk'umubyeyi. Sibyo, ururimi rwiza ni mugenzi w'Imana. Reka Byibuze nkubwire abantu bubwira ati Bria, nzakubabarira, ibintu bikikora, kuko none Bria, nubyanga ari we mukuru we muto se azakora. Bria, I think niwe yabivuze ibyo bintu, if I remember very well. Niwe Nawe yabivuze wabivuze ibyo ngo bintu. ntabwo wahita uzana kuri Yes, live ngo umubabare. yabivuze ati sinzapfa nkubabariye, kandi ukurikiranye n'ibiganiro arafata avuga ati nzapfa nkubabariye. Nanjye ndavuga nti you can move on. Noneho kumbabarira ntubikore, you can move on. Umuvingo ntago amuvingo Ntabwo rwose ntabwo ntagambabarire. yamuvinga on na ibirega ntabwo ari ibintu umuntu akoresha telekomande ngo arahita akupa ngo nuko umuntu None amuvinge on. se bigerageza Ntabwo umuntu apfa kumuvinga on kubera yuko aba afite ibintu byinshi byamubabaje. Ahubwo njyewe nibazaga yuko ufatanije wenda na bamwe mu bari aha ngaha n'umutima mwiza mwakamwoherereje amagambo meza, mukamwoherereza imbabazi imbere y'ibintu byose, mukamwoherereza umutima w'ubugwaneza. Ibyo byonyine bikamubera urubanza, bikamutsinda akagaruka nk'umwana, kandi akagaruka yubaha. Ariko namwe muri reka dagusa ibyo ni ibi. reka nkubwire Bria, uyu mwana w'umukobwa of course wahera hehe uvuga utereka nje kuvugana nawe. Banza Impamvu uri kuri live Janet, impamvu uri kuri live ni ukubera yuko ibyo uriya mwana yavuze byagukomerekeje, byakubabaje. Ni ukuvuga ngo uriya mwana nawe impamvu avuga biriya bintu ni uko ababaye mu mutima. Uretse umunsi azakomeza akavuga, nawe uzakomeza uze live, ariko umunsi azaceceka nawe ntabwo uzaza live, nta nubwo tuzigera twibuka ibintu byo mu muryango wanyu. Niyo mpamvu rero nimba wari hejuru kubera yuko ari umwana gifite byinshi kandi washyushye kuri social media, kandi wowe uri umubyeyi ntabwo uri mu bintu bya social media, kuki tutagufasha? Sibyo, twebwe tumuri hafi, tumuvugishe, tumuganirize umunsi ku wundi, nawe umwereke umutima w'urukundo, na ubugwaneza bwawe bumutsinde. Iyo umuntu amaje gutsindwa, umutima ugatsindwa, aratuza kandi ibintu bijya ku murongo. Ariko iyo umuntu agifite satani umutima uri hejuru, nta cyakorwa. Nawe nukomeza kumwereka ko nyine umukanira nyine nawe utazamubabarira, nawe biramusembura. Nyamaze uyu mwana ntago yari mubi, yaba mubabara aba yarakuvuze mbere, ahubwo Kasuku yaramusembuye. Ni ikigaragara yuko niyo Kasuku atamusembura ntawe ari kuzamenya ibya Janet. Rero ntacyo mupfa, murapfa umunwa wabo banyamakuru bashaka views. Ikindi kandi niyo ni satani irishaka kuremamo urwango, ishaka no kubacanishamo ibice, kandi muri umuryango uko byagenda kose, mwatukana mutatukana, niba azahamagara ngo umuryango wo kwa runaka, Janet azaza kandi na Jack azaza, kuko mwese muri umuryango wo kwa runaka. Rero niyo mpamvu mukwiye kubabarirana, kugira ngo uwo muryango igihe cyose wahurira ahantu uzahure nta muntu n'umwe ufite umutima mubi. Oya rwose pe Jene, kandi ndabizi neza yuko nyuma ya live, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bukomeza, butari ubu ngubu bwo kuza kuvuga ibiganiro cyangwa kuza gukora ama live one. Definitely ubuzima burakomeza, nta cyabuza gukomeza. Kandi urakoze Brian, ngewe ikintu ndimo kuvuga hano, bitewe we ararakaye ku mutima we ko namudisappointinze, nkavuga ngo nka stopinga yagukundaga Janet kutabyumva. Aragira ati njyewe nakunze Janet cyane. Ndimo kubibabwira nyine, ubu ntabwo ndimo kuvuga uko nyine ibyo ngibyo uvuze. Arimo kuvuga ngo yagize trauma kubera ko nashyize stop kuri we. Arababara, agira agahinda, agira traumatized ku buryo byamupushinze kujya kuri media kuntesha agaciro. Arabivuga gutyo, siko bimeze. So niba kuri njyewe numva naramuhanye nk'umubyeyi, akambabaza, agadecidinga kuntuka bigeze hariya,
agadecidinga n'ubu ngubu kugenda ari byo agamije, aho probably kwicisha bugufi akavuga ati anti ndabizi ko wandakariye kubera ko ntashimye, maybe ndakubahuka ndagutuka kuko ndi umubyeyi we. Icyo Jene ntabwo wumva ikibazo ahantu kiri. wait Kasuku yaraje aramubwira. ngiye gusoza. Niba icyo kintu ataragikoze kandi naramubwiye Jackie urandisappointinze, njyewe ntago narinzi ko ari wowe wakora ibintu nk'ibyo. First of all namubujije, na twarabanje turaganira ndamubwira biriya bintu urimo bla bla, mbuhanura nk'umubyeyi. So niba yaranezeho akanga nkamubwira rero nanjye ubufasha naguhaga, erega nicyo dupfa njye na Jackie cyonyine, ubufasha naguhaga ndumva ngiye kubuhagarika. Icyo yakoze yaranyibwiye ngo ndakublokinze, ni nawe wabanje kumblokinga, aramblokinga. There we go, naho ngaho byavuye. The next thing I had ni ukujya kuri media antuka atuka n'umuryango wanjye, awusebya ko yawusonzeyemo umuntu wari ufite abakozi all over bamusurroundinze ibintu byose, akavuga ko atigeze anywa amata kandi mu munota umwe akicontradictinga ati je nakuriye ku mata. Nyine ndayoberwa nanjye, of course nagumva ko ari umwana, nagumva ko ari umwana, ariko umwana w'imyaka ingahe afite, ariko urashaka afite imyaka 24 ni umwana, danone se si umwana, ni umwana faya ariko si ibi byose ubundi bwo birafasha igihe cyose. Ubundi si ubundi abo bantu bararanga mudashaka kwiyunga kugira ngo bigende gute? Okay, Brian wavuze neza, uravuga uti ntarirarenga, reka Imana turebe. Ngende umubyeyi muranzi hano mwese, umutima ngira umutima woroshye, like ntabwo ndi buvuge nabi Jackie, ariko we ibyakora amenye neza ko niba koko ndi nyirasenge biriya anantuka arituka kubera ko ntawe uta umuryango we hanze. Niba koko ndi nyirasenge urumva ntawe uta umuryango we hanze. That's the last thing you can do in media, gutuka family yawe. So niba ukora business zawe ukazikora, amahirwe menshi, imigisha myinshi, ariko kuntukira no kuri media niba uzi ko ndi mwene wanyu, ni wowe wenyine abantu bacishamo ijisho, ni nawe abantu bagaya. So ukomeze, all the best. Murakoze. Bye. Ariko Jene oya nawe wivuga ngo bye si ubwo ngubwo oya nibyo. Oya Jane ukazagenda reka mvuga akantu gato mutembeza, ariko nabasuhuza abantu bakazajya baza ahangaha ngo abavuga ibibazo byabo nibarangiza nese ubwo bibamariye iki kuza n'ubundi mukavuga ukuntu mwiyumva abantu bakumva none se mama Pasteur, si wowe umaze kuvuga ngo ni buhoro buhoro? Okay, nta kibazo, niba ari buhoro buhoro tuzongere twumve inkuru nziza yuko biyunze. Ariko abanyamakuru ibyo ikintu mbivugiye mwabantu, reka mbabwize ukuri, mweba mamuzi ngo umuntu mwamubonye mu kiganiro, ari igihe ubona gukoresha ikiganiro agashaka kuguprovoka, agashaka kukubwira nk'umuntu azi ko wanga kugira ngo umutuke, numara kumutuka ejo nawe yongera atumire wa undi watutse nawe agarukana no mukozanyeho ivumbi ritumuka. Sibyo nk'abasuku, niba uyu mubyeyi yarakubwiye ati ngiye ibyo bya Jackie ukajya kubeshya ngo Jackie yagutumye, ukongera tuyi mu mama yanumye, ibyo bikumariye iki koko? Yego ntago wakore. Abantu hano bafite ibintu byo kuvuga pe, sibyo? Ubuzima abantu babayeho hano ntago babura ibyo bavuga, sibyo? Ntago buri umuntu ukoresha ikiganiro umubaza ibyo mu buzima bwe, umubaza iki, ariko reka tujya kwinjira mu muryango we, ibintu bijya gusaragurikisha umuntu akavuga ibintu bigize icyaha, ukamushyirishamo kandi witwa ngo uramukunda. Nese uyu muntu ahagurutse akajya kumurega, akajya kuvuga ibigize icyaha yakoreye mu kiganiro, bakamufunga, wakunguka iki? Kandi ukoresha ikiganiro ngo ubone views. Njyewe iki kiganiro ngikoreye, murabona Jean Paul ukuntu bari no kumufarisabira imyaka 5 n'ibiganiro yari arimo nka kuri iki kiganiro kirimo amagambo agize ibya uzi kugira ngo wicarane n'umuntu atukundi, noneho ngo yita nyirasenge ngo nimbwakazi priya no.
ahubwo ariko agahita ahaguruka jihadi akikunkumura. oya buretse mubwire gatoya jihadi uyu mwana aragira ati ngiye kuvaho nabereye uyu Jeneti ntago nigeze muvuga sibyo Gasuku kubera iki Gasuku kiburi cyashaka kumwumbwiraho kandi urumva ko Gasuku yaza akabeshya Jackie kuri ya mugore ariwe wamubwiye akongera agahindukira akajya kubwira uriya mugore ko Jackie ariwe wamukoze iki ariwe wabimubwiye muri bose barahakana ati nge nta n'umwe nigeze mbwira undi we niba naramubwiye nabiza nabishyira hariya ndamwemereye sinakubwiye se nta kintu na kimwe nigeze Kasu reka mubwize ukuri ibi bintu bya YouTube bizarangira ibi bintu by'amalive bizarangira ariko reka nkubwize ukuri hari ubundi buzima bubi inyuma y'izi mbuga nkoranyambaga mujye mwiga no kubanira n'abantu mureke kuremanamo inzangano mu bantu urambwira ngo uyu muryango wacitsemo ibice atari ukubera wowe reka nguhe urugero ni njyewe mukuru iwacu usigaye mami yagize ikibazo cy'abana anarera nk'aho ngaho abana bari mu rugo niyo yaba ari umukozi mami ikintu cya mbere nijyo abanza gutabaza kandi koko nkamuha help so bivuze ko Jack agize icyaba uyu munsi God forbid simwifuriza inabi ni njyewe wa mbere watabara ibi ngibi se byo nakubwiraga kuva na mbere cyane kuko ibyo ari byo byose nubwo avuga ngo naramwihakanye nagize gute ariko my mother we ntamwihakana yabisubiyemo kenshi bivuze ko my mother agize any problem iva kuri Jackie urumva God forbid simbimwifuriza umuntu wa mbere watabara kandi habijya muri Jackie aramvumira ku gahera akamvuma akagira gute ariko mwana wanjye reka nkubwiye mu by'ukuri reka nkubwiye amaherezo imbere y'Imana izaca urubanza niba umuraso amaherezo imbere y'Imana izaca urubanza njyewe Jackie nzamugufasha nzamutwara gusenga kandi ndabizi ibintu bizashira reka mbabwire impamvu Imana izaca urubanza Jack ubwo abisubiramo kenshi ko yankunze nkamukunda ko ntamuhemuye ko atara mfite amavideyo ndaza kuyohereza Jihad nkataha mu rugo aho kujya gusohoka n'abandi naje muri holidays nkafata Jack uyu nguyu nkamutwara muri activities z'abana tukaririmba akagira gute Jack niba agiye hari ukamvumira ku gasozi uzi neza ntabwo yakuvuma none se umwana wawe yakuvuma ntabwo niwe wakabaye umuvuma Imana yo mw'ijuru izaca urubanza uravuga ngo urababaye Janet gakeya Janet wahakubereye mu buzima ari nacyo cyakubabaje ngo naravuze ngo sinzongera niba witwara gutyo ariko Janet humura Janet yuko yitwaye nabi ari njyewe najyaga mufasha akandisappointinga twapfuye ikintu ko yavuze ngo nzinze akazi k'uburaya nkamubwira you can do better nagukorera aka business nagukorera utuntu twese ati je sinshaka ndakora uburaya uyu mwana yarabinyibwiriye none muravuga ngo ninjye wa mwana Janet yes oya urimo reka nkubwire Janet urimo urarengera kandi urimo kwimena inda uri umuntu w'umubyeyi urabizi ko nkukunda ndakuba by the way nabasuhuje mwese Janet ibi bintu ntago byari bikwiye kubera hano kuri iyi mihanda ntago byari bikwiye oya niho byasanzwe ariko hariho byinshi Janet uretse nkubwire ibya Gasuku ni ibya Gasuku ni bangahe se bemera ibya Gasuku rega namwe ubu se noneho ko murimo mumuha ibindi abana baje gukora iyi live Brian na Jihad aba bana baje gukora reka nkubwire Jeha urabizi ndabakunda ndabubaha pe nukuri nimufatiye life muyimurire kuri telefone inyuma mu gikari muganire Janet ndazi kutanga imbabazi ndakuzi wowe imbabazi urazitanga uriya mwana nawe n'umwana wawe ariya n'amaraso yawe hano we wababawe niba ntangarire gutanga agomba kuba ready Janet ni umubyeyi ntabwo ari wovuze ngo ni gahoro gahoro
Atari ngombwa ngo bakomeze ikindi batubwira ngo ntabwo bari ready oya gutanga imbabazi niba atari ready bagomba n'abavuye nyine abanza kuzitanga. atekereza aceceke. Imbabazi ntago ari umufuka w'ibijumba bajya gukura mu bishanga ngo babizane. Imbabazi umuntu wese Urakoze w'umubyeyi cyane watwite rata amezi mugabo. 9 urumva Ii, watwite amezi 9 sizo imbabazi kuzitanga ni nk'ako kanya urumva. isi Jackie uriya n'umwana ukiri mutoya, Bria wabivuze neza, uriya n'umwana ukiri mutoya, ni umwana mwakwegera mugahana. Abakomerekeye ariko mu ni miryango n'umwana twese ukeneye urukundo duhagurutse tukavuga rw'ababyeyi uretse yes umwana nyina imbabazi aba ashaka kumurya ni umwana akeneye exactly. kubona urukundo None se rw'ababyeyi uriya mbere mwana y'indwara. nimba yicara akavuga ati nta sinarezwe na mama sinarezwe na data, nta data ngira, afite nyirasenge. Uyu nyirasenge niwe wagakwiye kumuba hafi. Rero Janet nareke kuvuga ngo nta mbabazi zihari kubera ko imbabazi arazifite. Urumva imbabazi arazifite Janet, please Giha ni ukuri nimubyimurira inyuma mu gikari. None se uwo gasuku muri kuvuga n'ubundi murimo muramuha ibindi agiye gupostinga mu kanya urumva, noneho yadingemo n'ibindi mutigeze munavuga usange noneho bigiye kumukomeretsa no ku rundi rwego. Ni ukuri please, ni ibyo ukuri ntabwo pe. twabitindaho. Kasuku niba yagenda akavuga n'ibyo tutamubwiye Ga- i- i- ibyo byo ibyo hara- nta none ibyo ni se uburenganzira bwe Kasuku we ibyo turabimenyereye ibyo nta gitangaje buriya kirimo ibintu twebwe icyo bibera kuri twifuzaga social media by'ukuri ni ibiki? Nta kintu na kimwe kibera kuri social. Ngiye ntacyo umva, ngiye YouTube sinjya nyijyaho pe. Ndi umuntu ukunda amafilime, ibya YouTube njyaho ngiye kureba Jihad wo kunsetsa, nta bindi, ibindi byose cyane ntago umva reka singira rata jya nkubeshye uraza pe. kwiyumva rata sheri jya wanjye wiza uje urumva kundeba abandi komeze abandi bose gute ni abahimbahimba bashaka amaviews. So ubwo rero uzajya ashaka kureba nyine atanga ayo maviews ajya kureba ibyo bahimbahimbye bafatanyije bakagira. uraho muraho isi Rero muraho please muraho abantu b'iwacu muraho neza ego isimbi we nawe birirwa bakuntukira sheri oya rega ibyo ntabwo ari ibyo njyewe reka mbabwire impamvu nashatse kuza kuri live. Nta bintu byinshi ngiye kuvuga, gusa ndashaka kuvuga ko narebye interview ya Jackie kwa Yago TV. Jackie duhuje ubuzima byarambabaje ndanarira cyane, nararize mamagara Yago namubwira ati ndashaka umunekita kuri uriya mwana kubera ko ubuzima ibintu yavuze byankoze ku mutima. Mwese muzi ubuzima bwanjye, nta muntu utazi ubuzima bwanjye mu Rwanda, sibyo? Jackie ibintu yavuze ni ibintu famiye z'abanyarwanda zikorera abana famiye zacu zo mu Rwanda zirera abana batari ababo. Ibintu badukorera ni bimwe, amagambo atubwira amagambo mabi, amagambo mabi adukomeretsa urumva. ariko byose oya nibyo yewe nibyo nanjye niko nakuze, niko mwese muzi interview nakoranye na musaza wanjye urumva, tuvuga uburyo famiye yacu yatureze kuri ze seshu oya reka ariko Giha ariko ni izina rya Yesu ariko mana ubu muzimu ukora muri jadi wenda mugirana. njyewe nararize numvisha interview ya Jackie naramukunda, navuze nabwiye nambwe ati ngo please shyira contact na Jackie, ndashaka ko uriya mwana uburyo yavuzemo ubuzima bwe bwankoze ku mutima ko nibwo buzima njyewe n'umuvandimwe wanjye n'abavandimwe bakuriyemo kurerwa na famiye ari nyogosenge cyangwa ari nyoko wanyu cyangwa ari so wanyu cyangwa ari sogokuru cyangwa nyokuru wawe. Ababyeyi bacu batatubyaye baraturera, ariko mwese Jihad, Brian, mwese muri abanyarwanda muzi uburyo bakubwira amagambo. Sindi nyoko sindi so ndabizi sindi nyoko sindi so uzafata njye barambira ngo nzatwara sida cyangwa nzatwara inda, sibyo? Ngo nzafata umugore ujishushe hagati y'amaguru, sibyo? Niko bambwiraga kubera nyiri umwana mutoya, kubera iki gihe muri kano gari ntari nabyara. Niyo trauma mfite yuko nimbyara kamuntu uzamberera. Mama yarambwiye ngo nimbyara sinzamuzanire, masi yarambwiye ngo nimbyara ntuzanzanire, nutwara iyo sida nzakurwaza, kubera ko bumvaga ko ubuzima bwanjye buzarangira kwandura zero no gutwara amada. Aba babyeyi bacu batatubyaye yego wenda baradukunda, ariko mu muco wacu wa Kinyarwanda cyangwa ntago sinzi ko mu muco wari umeze imbere, ariko bafite amagambo arakomeretsa ururimi, amagambo aturuka mu Rwanda n'ubu ndacyafite ku mutima, n'ubu ndacyafite ibikomere by'ukuntu bambwiye simbi uzafata urushyushye hagati y'amaguru, simbi uzandura sida. Na n'ubu ngubu nibwo bari kuvuga ati okay
sembe mumureke simbaza ubwenge simbaza kwirwana kubera ko ngo bari kubona ko nshobora kwirwana nirwanye guhera ryari ntabwo uvuga ngo ntabwo famille yanjye ari ifite bandi bafite ubushobozi barafite uburyo bagomba kunyita ariko amagambo bambwiraga yonyine yarankomerekeje bituma ndasara njya ku muhanda urumva ntangira kujya kwirwana niki cyatumye njya kuba ku muhanda iki cyatumye njya kuba ku muhanda suko famille yanjye itari ifite amafaranga itari ifite uburyo bwo kumbeshaho ariko amagambo bambwiraga narabivuze muri ntajye ntigeze mbivuga na rimwe interview yanjye ya mbere nakoze ku Nyarwanda TV njya muri Miss Rwanda ni n'umuntu ukibuka mujye kuyireba mwese ihuye neza niyo Jackie yakweze kwa Yago TV neza birahuye interview umusaza wanjye yakoze kwa Isimbi TV ihuye neza reka mbabwire ikintu kimwe abantu bose bari kuri live umusaza wakimara gukora interview twakoze interview imwe turi kumwe kwa Isimbi TV kwa Sabe iyo interview iba neza nyuma umusaza wanjye yisubira nayo akora interview yisobanura ubuzima bwe ku giti cye sibyo ari isobanura uburyo famille yamufashemo uburyo famille kimufatamo nyuma y'icyo gihe umusaza wanjye yigaga i Butare mu mwaka wa 3 law school ari muri law school mu mwaka wa 3 i Butare urumva ni umuhanga n'umwana ufite ubwenge avuga igifaransa n'icyongereza neza is very clever akimara gukora interview akimara kuvuga uburyo famille yamufashe yamufataga bahise bamukata bahita bamwishyura ishuri ari mu mwaka wa nyuma law school bahita bamukata bamukuraho baramubwira ati ntabwo ngo wewe ngo urifata ukajya kuri media ukajya kuvuga famille ibyo yavuze nuko ari ukuri ntabwo yagiye kubeshya ntabwo umwana ashobora kwifata ngo ajye kuri media ngo ajye kubeshya ntabwo Jackie iyo baba baramufashe bakamufata nk'umwana akamubwira si amagambo muvuga ntabwo ari meza mubwira abana amagambo mabi urimo Janet turimo raza aho kavuga ngo Jackie yaravuze muri ibi ndaya nta kibazo uburaya se ni iki burani iki barumbye burani iki wowe ukora iki ahuba ukora iki uburani iki barutubana urani iki kurongorana ni iki urongorana cyangwa se what do you mean burani iki nifashe umwana mu muhereza coma muramutomatiza bituma abagabo taking advantage of that young beautiful girl. Now she's heartless, she's hurt just like me, and you are there saying that ngo yavuze ngo zabinda iburaya ni iki mama wokora iki buraya what the fuck ibyo bintu ngiye kuri live ndabyumva ngo iyo umuntu agufasha ngo nuko ataba ngo ntago nabagufitiye my dear niba udashaka gufasha umuntu mureke reka kumubwira ibigambo bibi amagambo araryana ururimi ruraryana amagambo araryana pe oya ruraryana cyane kuki ngo ku myaka nyuma 24 ngiye kubambwiye ko nzandura sina nzafata muri rushishya hagati y'amaguru hari ndi muri salo nemanga ari urusaku ariko nashaka kugira ngo ngende bikure ku mutima wanjye babwira ati mureke kubishimishira abanyarwanda no gufata abana nabi batari ababo niba udashaka umwana mureke reka mubwize ukuri iyo umuntu atakubyaye naba yarakubyaye pe aba yarakubyaye ibyo gihari yabirambabaza oui oui ibintu birimo kuvuga Isimbi hari ibintu birimo gusakuza wa mutinga nakubwira ndi muri salo birarangiye mbwira ndakumva Isimbi njyewe nzi ko you understand ukurikije uko nakubonye you understand uyu mwana nongere nsubiremo ntabwo nigeze mbana nawe jya kubwa arivugira ngo njyewe ni njyewe wamwumvaga mu muryango njyewe ni njyewe wamwakiriye mu muryango njyewe ni njyewe nshuti ye mu muryango akaba yarababajwe up to now yaragize trauma ari uko namukuyeho amaboko reka nkubwire impamvu nabaye stopinze ubufasha nahaga Jackie akamburoka nanjye nkakata telefone none ubu ngubu akaba ari uvuga ko yagize drama ibyawe bitandukanye n'ibya Jackie naramukundaga pe until yaza kanyereka ko ampeneye kabivuge gutyo I'm sorry to use that so biri totally different uko wowe ibyawe byakugendekeye njyewe Jackie namuhaye urukundo mfite amafoto mfite videos naha mu Rwanda Jackie nkamuha priority mu bana mbona ari umwana usa nusa ashaka urukundo nararumuhaye pe nararumuhaye Jackie arabyivugira kandi ntabwo abihakana so it's totally different
jewe yaramburotse arantuka atangira ibintu byo kujyantuka nanjye am like okay reka mwihorere reka yagututse bivuye ku ki Jenny yantutse yuko namubwiye nti Jackie niba koko nkuha amafaranga ukayakoresha ibi bintu narabanje ndamugerageza kenshi I'm giving up my dear I'm giving up nukuri ko Imana afite imfubyi nyinshi mfasha mfite ibibazo byanje nawe ntabwo uri bujye muri savings zanjye ngo ukomeze uzirye njyewe ndeka gutera imbere nguha amafaranga ukayakoresha ibi nibi mbese njyewe icyo napfuye na Jackie n'ibyo bintu bakubwiraga yuko amafaranga yakoresheje koko nawe warabigenzura ukabona koko nibyo yakoresheje cyangwa byari uruzitiro rw'amagambo kugira ati jewe naragiye nkajya nyanywamo ibyuma kandi abivuga ariko yabivuze ngo yanywagamo ibyuma bigitangira kuza kandi abivuga mwabantu mwe jewe rero reka nkubwire Isimbi none se Jenny uriya mwana yakajya buretse gato okay Janet umuryango wawe uriya mwana ko bivuga ko yabagwa mu muryango wawe Janet byibuze wakurikiranye impamvu yahavuye nawe aragira ati se ko wumvisha natorongeye ntanshake nk'umubyeyi byibuze ngarure mu muryango ese wowe Bria narabikoze kenshi twaraganiriye mfite amacati hano arahari urumva twaraganiriye narabiforowinze ariko nagiye kubona ntabwo anyumva ahubwo atangiye kunyubahuka atangiye kuntuka kandi ikindi Isimbi we wavuze ngo amagambo ngo tubwire abana mu miryango it might have happened to you ariko njyewe uyu mwana yarahira kuri kw'Imana ko nta gitsuri nigeze mureba Janet buretse gato nshuti yanjye buretse gato ntago tuziranye simpuze nanjye ntabwo ariko njyewe nakumvishe mwisenyeza warimo arakuvuga nawe reka nkubwire ibintu yavuze je byankuze ku mutima kandi byavuye n'ibyo nanjye nabwirwa muri famille buretse gato niyo mpamvu nje kuri live sinzi ibyo yavuze nyuma yaravuze ngo yego waramufashije pe waramwishyuriraga ishuri kuko uri mushiki wa se sibyo mushiki wa papa we uri nyirasenge so warabifashe ukajya ukora iki yabanaga na nyirakuru na nyirarume avuga ko ngo yarepingiwe mu rugo iwacu kandi ibyo bintu ntibihari tunabikurikiranye mwasanga bidahari reka tubwire ibyo yumvise reka nje nkubwira ibyo numvishe n'impamvu byankuse ku mutima nkumva bihuye n'ibyanjye kandi burya reka nkubwire ntabwo umwana azifata ntabwo nshobora kwifata ubu ngubu ngeze aha ngaha ndi ngo nifate nicare kuri social media ngo njye kuvuga amasenge muvuge nabi nta kintu na kimwe yigeze nkorera atarambabaje ntabwo ibyo bintu sinshobora kwifata ngo nifate mwese mwabonye ukuntu papa wanjye yifashe akajya kuri social media akajya kumvuga nshobora kwifata ngo nicare njye kuvuga data cyangwa kuvuga amasenge hari abandi bana bashobora kubivuga ariko nizeye neza ku mutima wanjye yuko umwana adashobora kwifata uri nyirasenge waramuhaye buri kimwe cyose yavuye kuwa nyirakuru ngo agenda kubera reka mvuge njyewe ukuntu nabyumvisha n'ukuntu byankuze ku mutima njye interview ya mbere n'abanyuru y'uriya mwana afite masenge yaregerageje aramfashe data wacu yari umusinzi nyogokuru wanjye yari umubyeyi pe yarasengaga ari umworozi afite amata mu nzu n'ibyo ariko sinakoraga ku mata ye ntihamaga ku mata ye sibyo ikindi ati masenge ati rwose mwana musaza wanjye nta kibazo ngo ariko bigeze igihe sinzi ukuntu byagenze ati nyirasenge w'umuntu amukuraho amaboko akajya abwira nyina ngo n'ubundi bice cyane ntabwo ari icyacu n'ibiki ayo magambo ni amagambo ari very common in Rwandan families that are not raising their own kids. Don't even try to wait, let me finish. Those are very common words that so many ababyeyi benshi batabyabo abana bavuga mu mafamili nanjye barayambira ati sindi nyoko sindi so nyoko naso baragaramye n'ibintu murakurira ayo magambo barayambira buri munsi ariko Jackie we ntabwo I say those words. She said it in her interview. She said that you told her anything. Let me finish. bivuga nk'uwabyumvise bivuga nk'ubimutegeka nk'aho ari byo byabaye ntabwo ndimo ndagushinja none se wabona yaranamushije none se umva gato Isimbi
ndahamya neza yuko inzira wanyuzemo sizo za Jackie. Kuki mwumva yuko ibintu buretse kuki wumva yuko none kuki ibintu ari kuvuga ari kubigira nk'impamo ese muremera yuko natwe bana tutoroshe tunanirana ahubwo ndabizi how sure yunga ibyo bintu yavuze byose byaruko ariko cyarabaye tukarabyumva mwamba bari wowe urumva umwana akubwiye story nkareshya ni waza ukavuga uti nanjye Janet yavuze gutya umwavuge udakomeye ariko waretse Simba karangiza katabigishije arimo aravuga ibyo uriya mwana yavuze ni ukuri kw'Imana pe kuko nanjye icyo kibazo nakibaje ni se mwamenye impamvu umwana yavuye mu rugo ntimwana mukurikirana nibyo Simba arimo arasobanura ukuntu yabivuze ariko mbabaze mureke mbabaze ikibazo kimwe umwana avuye ahantu arererwa sibyo bivuga impamvu yahavuye buretse gato aragira ati nagiye kwisangira n'inshuti zanjye ati nibwo ibyuma byari bishe ati naduka icyuma nagiye mu mihanda gutya ikigaragara cyo wowe Jihad uyu Janet ni inshuti yawe oya na Jackie ni inshuti yawe ibyo kiganye ndimo ndabona Jihad nagashaka kumva opinions abandi bantu nagushaka oya ndi kuzumva reka nkubwire ntabwo mwaze Jackie kuri muri hanze nawe ntabwo ndi gufata uruhande rwa Jackie ntabwo ndimo ndavuga impamvu ndimo ndashaka kugira ngo nsobanure impamvu Jackie ashobora kuba yabaye uko ameze ndi kugira ngo nsobanure uburyo Jackie ashobora kuba yabaye uko ameze kuko nanjye ndumva ariko nabaye hari abana benshi b'Abanyarwanda bafite stories zimeze kimwe twese dufite stories zimeze kimwe twese twakuze hari abana benshi bakuze muri ubu buzima ntabwo twese twakuze kimwe ese tucyumva ko twese twakoze kimwe ntabwo mvuze twese ariko abana ubu buretse gato ubu maze buretse ubu njyewe mfite ikibazo nk'ubu yafise umuntu akabanza umva gato umva muroko umva ngengeye kuvayo abeg nombe zakunyumva ngengeye kwiga kuko ngenda shaka kugira ngo ntumvikanishe oya ikibazo cyawe ni uko uri kumva yuko inzira yawe ariyo ya Jackie ntabwo twese dukura kimwe impamvu izo nzira zihuye arimo arabasobanurira impamvu izo nzira zihuye different kubwawe you need to understand that Simba arimo arabasobanurira impamvu izo nzira zihuye mwamwumva ku projecting ibyakubaye ibiganiro kandi ashobora kugenda namwe rero ahimba ibintu byinshi akabivuga hariya ni nacyo twavuye ubusu wagira ngo nagakiri kiri kuvugirwaho oya ikibazo Jihad yakuzi yuziranye n'umuntu ubu muri mu bitugu ceceka gabanyamagambo buwe na Janet muraziranye mumeze gutya agatoki ku kandi hamwe utuze kuko ndumva ibintu byose arimo aravuga uri muri uzurikiriza utari kumva ari ibitekerezo by'abantu oya njyewe si icyo none kumenyana n'umuntu mureke mbabaze mwese ko mufite banyogosenge mwese uko mwicaye banyogosenge bafite inshingano zo kubarera ubusenge nyogosenge waje nta ifitiye uruganda rukora amandazi none se haruka wirirwa umutu uburetse none se haruka wirirwa umubyerabweraho Jihad wamba bari nk'abateka ngiye kuvuga ibyo mvuga ndangiza ubundi mveho birangire sibyo reka mvuge iminota 2 gusa ubundi mveho birangire witunkura guca kuguma ukarangiza reka iminota 2 gusa bari buze kuguma ngo barimo baravuga ku mugani wabo nta kibazo pe iminota 2 itemveho birangire njye ndashaka kubyo nshaka kuvuga ntago rwose ndifura na Janet sinca nta kintu kumushinja njye ni kugivinga opinion yandi kuko I feel ko fite story iri very kuko yarambabaje story njyewe ngiye kuri live numva muruvuga Jackie ndavuga ati I need to say something kuko Jackie afite story neza 90% imeze nk'iyanjye sibyo uretse ko wenda ikitandukaniro ririmo ariko ngiye famille yanjye yakwanjye ari yifashije bari bafite amafaranga that's what I'm only trying to say nta kintu ndi gushinja Jackie nta kintu na kimwe Janet nyirasenge wa Jackie nta kintu ndi kumushinja njye ndimo ndavuga ko naricaye numva iminota hafi isaha irenga ya interview ya Jackie
na yago ndarira amarira yarashotse ndarira n'ubu ngubu like jihani turangize live ndakohereza voice noje yabona mwati mbaru connect n'uwo mwana sibyo kuko I feel ko I really connect to her story sharing ibyo bintu yavuze bihuye kuko nanjye sinabyumvise yavuze ko yapfuye iwabo ajya kubwira mu muhanda ikintu cya okay Brian reka mbabwira ikintu cya mbere reka mbabwira ibintu bike numva ko nkujeho na Janet duje no kurerwa n'amafamiye ataratubyaye sibyo icya mbere nuko twese twarezwe na famiye yo ku ruhande rwa papa wacu sibyo itaratubyaye yuko ku ruwanjye abamasenge ba data wacu nibyo ngibyo so ngewe narezwe muri famiye yo kwa papa nanjye buri munsi buri saha uko nakoraga amakosa n'umwana mutoya kora uko muzaga agakosa gato cyane abana bose bakora amakosa nta muntu udakora amakosa consistently bakora bambwira ati so na nyoko baragaramya aho bari nitwe turi gura tukurera sibyo inkoni za buri munsi amagambo mabi ya buri munsi every single day nanjye uko bagahora bakora iki bakora bantwara mu byumba by'amasengesho ngo nkora iki ngofite amadayimoni ngo yakarande mu miryango yo kwa mama sibyo bahora bantwara mu byumba by'amasengesho bansengera n'ibiki ibyo bintu byanteye gukora iki kumva ko nanjye mfite ikibazo muri ngewe nkuko nawe Janet bahoraga bamubwira ati Jackie bahora bamubwira ati wa mwana we wigize indaya wigize gushana gutya ubwo se na ibyo yavuze si wabo yamukoreraga sinzi ko ari cyangwa atari ibyo ariko hari possibilities hari uburyo kuko yavuze yuko hari igihe nyirasenge Janet yaje urumva akaza mu rugo aho nyirakuru n'uwo mwana babanaga na se wabo urumva ngakavuga ati ngo ngira kukubona ukora kugakajya kubita uwo mwana ngakamukubita cyane nkuko nanjye nakondugaguraga buri munsi muri famille isimbi reka ndangize ariko uziko musetsa none se niyo mpamvu ndi kuvuga ariko mureke mbabwire nibe namwe mwabonye shana babarera byibura bakajya bana uzi ko twe badutaye ariko tubaretse nkarangiza kuri zagize mwangira isimba rangize igendere musigare mukarasisi hano mwenyine birasabye ngo narabarire bafashe ntabwo ako niko mvuze niko njyaga ariko mvuze uwo mwana yaravuze aravuga ati waraje uva muri sinzi aho uba muri Canada whatever ngurataha uraza kwa nyogokuru kwa mama wawe ari we nyirakuru uwo mwana na se wabo ari we musaza wawe mu rugo aho babaga nguraza pe yarabivuze ati ubona uburyo umwana bamufataga uburyo umwana bamukubitaga ngo bambwira ati ngo siko ngo ari ingingi ngo nyoko ari ibingi ibiki atubwira ati uwo musaza wawe cyangwa se wawe bambwira ati niwongera gukora kuri uyu mwana tuzabipfa yarabivuze ngo uramurengera pe uramurengera utangira kujya wohereza amafaranga ngo ariko ukajya wohereza nyirakuru kohereza mama wawe ngo mama wawe ngakuramo macenga akamuhereza n'ayandi akayagumana ndiko umwana abisobanuye ngo uramufasha ngo bigeze igihe ngo hari igihe ngo yasohotse sinzi ukuntu yabivuzemo ngo arasohoka ngo aragenda ngo aranywa cyane pe ngo aranywa arasinda pe ibyo cyose ibyo ni ibintu biba ku bana bose hari abateenager nta muntu utazi uko umwana ashobora kugenda agasinda agapfa akagaruka mu rugo yapfuye ariko ntabwo umwana umutererana kuko ngo yasinze yapfuye sibyo ngo umwana arasinda ngo umwana arasinda arataha mu rugo yasinze pe yapfuye gusinzi ngo yaragiye ngo abatipe nyine of course baramugurira inzoga biki urumva she was a teenager yari umwana w'umwangavu twese twanyuze muri ubwo buzima arataha ageze mu rugo ati nyogokuru atahita afata ifoto atakohereza ati reba wa mukobwa atavuye mu buraya yasinze yapfuye ngo n'amata ya nyirakuru banga kumuhaho ati sinzi umuturanyi ngo waje buretse gatoya sinzi umuturanyi ngo waje ngamuhaho ngo urangije ngo wohereza voice note nyirakuru ngo itawohereza voice note nyirakuru amubwira ati ngo rwara n'ibiki muvuga ibigambo byinshi bitari byiza bwati nta n'ubundi nzongera kumwishyurira urumva nta kindi kintu umwana yagomba kuguma muri urwo rugo urumva ahita ava muri urwo rugo akora iki ajya hanze gushaka ubuzima abagabo batangira kumufatirana nkuko nanjye bafatiranye kubera ukuntu amagambo bambwiraga muri famille nkayivamo nanjye nivanye muri famille siko amafaranga bafite ngo atagitaga amagambo bambwiraga n'ibigambo bambwiraga mva muri famille yanjye ikintu cyatumye cyonye numva ndi connected kuri Jackie
urumva ushobora kuzaho ukavuga ngo yaravuze ngo agiye gukora uburaya ni iki ibigamubwira abana ibyo bintu bituma bavuga ati bagiye hanze bagiye gushaka ubuzima nanjye nibyo binanyuzemo so ngenda arangije kandi ndagiye fini bye mugire ururimi rwiza uragiye reka nkubwire ibintu bya Jackie avugira hariya wowe urabyemera ko ari 100% byamubayeho kandi kuko nawe tubyakubayeho ibyanyabyo Jenny umva wowe sinzi ikintu mutekereza ko Jackie ari 100% ibyavuga hariya ari byo ngewe nzi ko ibintu byinshi Jackie abikora ari ugutwika abeshya arabeshya kuko ngewe agenda agatuka hariya ninjye wamubereye umuntu ninjye utaramweretse igitsuri ninjye utaramukubise rero niba naravuze nti I give up on you niba ari jewe mu bantu bose bakugiriye neza niba ari jewe utuka gutya ndarangije ndamanitse amaboko ni nabyo nakoze nicyo uyu munsi ndimo gupfana Jackie ntabwo yaza hana kabwira ngo Jackie nawe nizere ko arimo arabyumva Jackie uri kuri no live kandi rwose umuntu wese yabikora nicyo nakoze jewe icyo mupfa Jackie nuko wahagaritse kumuhereza ubufasha kandi nawe ntabwo ari kumuhereza ubufasha atarimo arakumva Jackie nawe akagira ati mukecuru yamagaho make andi ariko wenda ibyo ngibyo umwana wese yabikora yabivuga ariko se Jenny byibuze uyu munota ko mwese mugifite umujinya biragenda gute biraharakorwa iki kugira ngo ibyo bintu bishire niba ari nusubira mu buzima busanzwe niba ugomba kumufasha njya kugusubiza ikintu cyoroshye uyu ni umwana wo mu muryango bizakira turacyafite imijinya sibyo turacyafite imijinya umwe muri twe ari jewe ari Jackie niyumva igikomere afite ku mutima icyundi yamuteye je mfite igikomere cyuko namugiriye neza kanyituri nabi mu bantu of all family maybe bamugiriye nabi yumva avuga ko bamugiriye nabi byo ntiboneye ku maso yanjye niba ziko ari jewe of all people yazagahemukira kuriya mfite icyo gikomere nanjye sibyo please understand nanjye mfite icyo gikomere kubona ni munyumve nk'abanyarwanda ni munyumve nawe isimbi unyumve kandi ngewe nkuzi nk'umukobwa ufite ubwenge nawe na feelinze pain yawe if you didn't know so isimbi ndagira nko nkubwire niba uyu mwana ari uw'umuryango ngewe numva ko yamemukiye birenze no kugeza uyu munsi nta jambo ni rimwe ndamuvugaho kujya hariya kuri media akankora biriya bintu kandi azi ibintu byiza namukoreye icyo nicyo gikomeye niwo mujinya mfite ndabyumva biranumvikana ubwo avuga ati ntago nzamubabarira mu buzima bwanjye kandi azi neza ko nta gitsuri nigeze mureba ngewe igisetsa nta nkoni yanjye azi if anything I used to come home protectinga mbona hari igitsuri wenda arebwe nabi ubuse Jackie ninjye wakabaye itura ibingibi so uyu munsi wa none niwe mujinya mfite kuko yavuyemo akandi supportinga to the maximum akambabaza ari jewe wamufashe nkamuheshoda to cry abanyamakuru bamusajije Jene niba utaza abanyamakuru hano mu Rwanda hari abanyamakuru bafite ubu YouTube ntazi ubu YouTube nkamuha eshoda to cry on reka mubwira cyane ntacyo ndi kugushinja njye navuze yambwira ati mfite ikibazo nkamubwira ry'amakuru tuguri rwanje urire reka turire reka duhoberane reka dusenge uyu mwana nabimukoreye cyane byongere ibyo bizongere bibe shaje Jene bizongere bibe n'ukuri uyu mwana mureka akagira icyo gikomera avuga ngo niho yakwiye trauma nuko navuze nti niba nkubwifite pe kandi urufunguzo rwo gukira ni wowe niba naramubwiye isi ndamubwira wa mwana wanjye reka ibingibi dukomezanye ngewe urugendo rwanjye nawe I'll be there for you reka ibi bintu akanga reka ibi bintu reka dukomezanye noneho mfite amafaranga make nge nkuha gakeya mfite tugasangira uyu mwana twarabivuganye noneho yaranze ngize gute arazana threateninga ngo bamwita kasuku aramburoka anuka ibitutsi bibi cyane aranyibrokera we for the beginning afata inzira ya mbere aranyibrokera nanjye I close the door sibyo isi
ku muntu utarigeze umugirira nabi nawe yaza akabivuga ati niwe nshuti yanjye nawe ifite umuryango muragira ngo ngire gute muragira ngo mbe Yesu nze mbemereye neza hano ngo mbabariye umuntu nanjye wambabaje ari we wafashe iya mbere kumbabaza so Jackie ari we mukobwa w'iwacu mu rugo think about it niyo wabanje kumbabaza wivuga ngo nzaza mfukamye ngo usabe imbabazi nawe ahubwo uzaza ufukamye usabe imbabazi period twese turarakaye mwirirwe kandi yes yego muvugire sha nta bindi Jihadi bakwishyuye umeze gute ese wavuga ikintu utakumva wamvugira kivuge oya ndakumva jene izina ry'Imana yo mwijuru mwineza abantu bahora banabivuga kuko Jihadi turi inshuti ngo ngiye mu amafaranga mu bribing kandi kw'Imana Jihadi hari faranga cyanje mperuka no Imana yonyine irareba nawe uranateganya kuzayamuha twese turirire Jihadi ntabwo ajya akora ibintu kubera amafaranga no ntibiba kugisha kuri gihe mperuka kuguhera amafaranga atari bya bintu wakoraga by'abantu muri covid si cyo gihe kandi bikorera ibintu abantu wafashaga for God's sake erega jene ibintu byawe birumvikana ariko uyu mwana nawe reka nkubwire impamvu mbabaye urababaye pe ariko ni handi ntabwo bikuraho yuko uri umuryango wenyine yivugira ngo ni njye njyenyine mu muryango wasigaye mufasha muririra ubwo nubwo iyo miryango ngo yamuryaga sinabaga mpari njyewe uyu mwana simuzi cyane sinabaga mpari so nibyo bamukoreraga ntabwo babikoraga mpari ariko yarambwiraga ngo arababaye nkambwira don't worry I'm here for you urumva nkanabimukorera none ugafata iya mbere akaba ari wowe unsebya simply because you don't talk to me anymore nihanganire nawe ndihanganye njyewe nzi neza Imana kizama kunezerwa mu mutima wanjye ko ihora inkorera n'ibikomeye birenze ibi Jackie ntabwo azantramatizinga ari we ngo niruke ku muhanda urumva ntabwo bishoboka Imana yonyine izakora ikigomba gukora kuko n'ubundi ihora inkorera ubuzima bwanjye ngembaho gukora neza isimbi ntureba wowe urimo kuvuga ngo nibyo koko abanyarwanda bagira gusa simbyanzura avugisha ukuri barabikora mu mutima wanjye jya kubwe umutelefone muvugane akubwire ko nigeze mugirira nabi ese jene ngewe ibyo wanyigiriye umufamiliye wanyigiriye ibyo biceri wamubwiraga ntabwo najyaga ngufasha ureberera abana b'imfubyi n'amafaranga yanjye ntabyazi oya Jeanette ndabizi winyaranya na Jeanette hari umuntu nafashije cyane bakasuku bariya mwebwe nawe Brian I know very well you received the money not one time not two times mfasha bariya abantu ureberera n'ubu nzabikora Brian n'ubu nzabikora yewe niko ndemye mbaza Jihadi n'abandi bantu banzi ariko mwiza hano mukampindura umuntu mubi w'umugome ngo ntabwo uri umuntu Jeanette nta muntu wakugisa umuntu mubi muri abana bato mbyaye baza uyu Jihadi najyaga mubwira isi avuga uriya mwana mana yanjye ibiki n'ibiki isi ugira ngo sinzi agahinda kawe waciyemo ugira ngo cyane disi yambabwira ngo twimureke dutabare Jeanette ubu mbona narababaye yankoreye biriya nawe arinyibutsa Jackie ubwe we wenyine isimbi ndakurahiye ntabwo ashobora kuvuga hano kuza hano akavuga ati Jeanette warampemukiye wanyimiki n'icyo waramutse ibyo bintu byose wa mukadata yitwa Fide yakarantuka kugira ngo abe popular you need to understand ariko cyane njye ikintu ntekereza nuko niba wowe ku mutima wawe wumva ko ushobora kwicara na Jackie mukaba mwagirana ikiganiro mu kwiyunga mukagirana ibiganiro mu bintu mukabisoza bikarangira umwana amera icyuma oya birashoboka icyuma ntabwo gituma umuntu adafata Fideli we ikintu ntabwo subiza aho ngaho utarajya kure isimbi never genda umuntu uvuga ngo never say never ariko at the moment right now nanjye agahinda Jackie avuga ko afite niko mfite ko umuntu nipangiye ubuzima bwanjye nkavuga nti nzajya nsevinga amafaranga every 2 weeks insendinge mu rugo dukeya mfite dufasha uyu mwana w'umukobwa nawe abyivugira narigeze mukubita
narigeze mureba nari gitsuri nataha amagambo wamubwiraga amagambo ameze gusa ni hano hari umwana w'imfubyi ariko ngomba uva ngo kwicara mu rugo nkamuha attention y'ababyeyi narabikoze Janet nta kibazo na kimwe afite pe ndakubwiza ukuri Janet yakoze ibyo yagombaga gukora nawe ahubwo yego oya nawe arabivuga pe ahubwo Jackie nawe hagiye hazamo ako kantu ko kutumva ko abana erega abana ibyo bintu bibaho umwana akigira ikirara iyo udafatiranije hafi ngo ugarure umwana ahita apfapfana Jackie rero ahubwo none arangije yigira imihanda arangije akugwira mu mihanda y'ikintu bita imihanda twese ntabwo tuyirimo ya Kasuku umva icyo Kasuku yamukoze reka kangaruka kuri Kasuku ikintu naje kubona kuri Jackie jewe reka mbabwize ukuri ndeke ku blaminga Jackie cyane ikintu naje kubona kuri Jackie yaje muri imihanda ashaka views no gutwika yaranabivuze ati genda ashaka kuba popular which I'm okay with noneho abona abantu bamuha attention yo kumubaza ku buzima bwe ubuzima bwe yagiye exaggerating that we should agree on it together yagiye exaggerating kugira ngo abone ama views yabonye rero ikintu cyamuhesha ama views nka Bakasuku banzi batavuze kuri Janet bakamutuka biya bitutsi icyo cyane niko byagenze naho ubundi Jackie je ntacyo mu blame nuko byagenze nuko abanyarwandakazi ndashaka kubabwira umwana w'umukobwa namufashije nkamureberera nkamukorera buri kimwe nawe abikubitanye n'umuntu ushaka views hano umuntu ushaka views no kugwica ubanza yanakwiye ariko abantu bagira YouTube channel w'amane babaye n'abasore ngiye gusozeraho YouTube izica abanyarwanda na views akomeze nazo cyangwa se niba ari umuntu muzima yikubita gashi amenye ngo family irandutira views there tuzabona inzira kandi n'Imana ibirimo sibyo amen muhumure twizere ko muziyunga ibintu mukabishyira hamwe bikava mu nzira kuko trauma z'abana bari hano hanze ni nyinshi twese tugitraumatize n'amafamiye yatureza tugira ibigambo mwiyunge n'abana bose mwiyunge n'abana mutanyibutsa Fideli na Zeyi ave mutanyibutsa Fideli na Zeyi icyo bakoze gusa ngo ntabwo umwembe papa wanjye afite imyembe najya kwihanga bakankubita ngomba nahanze imyembe y'ibitumbwe have bakazajya bambwira ngo wowe ngo uzabyaranga ikinyendaro ngo uzabyaranga ikinyendaro ngo uzarwara amasida ariko noneho nge ari ijambo rimwe aba bantu batatubyaye bagira ngo uzarwara sida guzapfa ngo Imana yanjye ayo maga nukuri kubana yo sida ni ibiki mubwira abantu ari abagira abasazi bahora babwira abana ngo bazarwara sida ni iki uzabona hano bari hanze bafite sida utazi n'ibyo ari byo sida avose witutera ubwoba nyabo sida ni ibintu birebire sida ni ibintu ani urwaye sida nta n'umuntu wakwege ariko abana ariko nuguri kw'Imana mama bizukuri mwabana nta kintu bamuri gupfa ariko Kasu ni izina ry'Imana Imana yo mwijuru uzasaba Imana imbabazi nukuri kw'Imana urabona ko uyu mwana uyu Janet ari umuntu ufite umutima mubi akajya kurega Jackie bamufunga kandi nkubwije ukuri cyane rwose ibyo ni ibintu nkubwiye Kasuku kandi uramukunda mu biganiro umubwira ko umukunda umubwira yuko muri kumwe ariko umuvugisha ibintu bikamutera ibisazi byakubitana mu byo yanyuzemo nawe agasaragurika ugasanga yavuze amagambo atarakwiye kuvuga kandi bamufunze mu by'ukuri ndahamya neza yuko wewe nta kibazo na kimwe waba ufite uwo muryango wene tuwo mwirwamo tukagura niwe watangira kohereza amafaranga kugira ngo bafashe Jackie asohoke cyangwa bari bukuntu abaho ni ukuri kubana nimukavuganisha abantu pe oya rwose naho Nzeyi sha nari bariko rwose ngewe cyo koza ndaza kugufatira Jackie Imana imbabare nzamubone Jackie turavugana Jackie rwose ngenda mwikudira nukuri ko Imana ntari birya Jackie
ntari birya Jack wenda yaba yavugaga ati njyewe Janet mwanga kubera yuko ari umuntu mubi wangiriye nabi muri famille ariko aragira ati Janet niwe nakundaga ahubwo yaje kunyanga aranyikata ndamubura sibyo ibyo rero ni ibintu ariko mana abanyamakuru Yesu we byibuze se Jack ngo umenye ubwenge umenye yuko ari abanyamakuru banagushyira no mu bibazo bareke Yego inshuti zanjye reka mbabwire Brian na Jihad njye na contactize Jack ntago ngiye kubabeshya namubwira ati sheri ushaka gukora iki what do you want to do urumva ushaka gukora iki numva njye nagufasha iki muri make ati ndashaka connection nubwo ari kuri vanga ari kunyumva afite nimero yanjye arayizi ndaramubwira ati nyohereza amafoto yawe yuko uteye njyewe ntago reka mbabwize ukuri ntago njya abakobwa benshi bajya bambwira Simbi tubwira uko ibintu bikora tubwira uburyo ibi njye nkubwiza ukuri ntago njya mbeshya niba wumva ushaka akazi njye nkubwira uburyo ukora akazi I'm not there oh shit I told her to send me her pictures hashize ibyumweru bitatu ntago aranyuriza izo foto so rero ntago nzi Jack niba ari serious niba ashaka gukora akazi cyangwa kigali akomeza yamanga niba ushaka komeza wamanga komeza wamanga niba ushaka ohereza amafoto Jack wabuze akazi Jack ndakubaza wabuze wavuye muri social media ukajya mu kazi wabuze Jack ntashaka kugura passport Jack ntashaka kugura passport Jack ntashaka akazi Jack ashaka iki mumumba nashaka kwanza nta i Kigali itagira passport niba uri itagira passport i Kigali uri ndari cheap urakiritse ugakorera uri ku mijina niba ukorera ku mijina kuri bitatu idafite passport Kigali korera mu kahe karere ikorera ku mijina niba ukorera ku mijina ukorera gitatu niba ushaka gukorera igihumbi cy'idolari yohereza amafoto uherereye ukora bitatu yohereza amafoto niba ushaka gukorera igitatu ku mijina ujye ukora igitatu ku mijina cyangwa arya bahita yandi Nyabugogo ari hasi arya Jihad uhita muki nakubwira uhita muki Jihad kumuteremuko niba ushaka kujya guteremuka aho ujya guteremuka niba ushaka kubona kamero ubwo nyine amadovize niyohereza amafoto y'imiterere ariko sigashaka gukora amafaranga zindanya baki niko se uri ndanya bakima aragira ati namwatse amafoto none amaze icyumweru atarayoherereza ubwo imiterere ye nta cyizere ayifitiye no shamara isi nari nanagukumbuye wa maheru wirirwa tubesha ngagiye kuza ni kahoro uyu nguyu amatora nagomba kuza gutora ariko byatumye ikigerageza ukuntu byagenze ntabwo watoreye aho wari uri se ukeneye ikarita y'itora se ngenda yigira ntayo ngira ngaho aho uri nayo urayikeneye uri nawe wikeneye ariko nyine ntabwo abakobwa b'iki Kigali njye ntabwo bari serious urabizi ngiye ko nabikubwirwa sinzi ibintu ikibazo baba bafite mu mutwe kandi indaya zifite pasiporo nimuzirambure muzimanike kuko ibintu birakomeye aba ari akazi kari bumwinjiriza akanitunga akanagira n'abatunga yewe barenga koherereza ifotora kusigaye uteye neza ra baba rasigaye neza reka gende yoherereza udufoto twanjye ejo nimubona nibereye umubosi buzaza munsa kuri aragira ati naramubajije ngo urashaka gukora iki ngo mpariye ati mpa amafoto yawe ese umwana ko yanze gutanga amafoto yera abantu bafite pasiporo indaya zifite pasiporo nizimanika agatoki ubu ngubu ibintu bihinduye isura ndaje nohereza amafoto nimwohereza amasivi yanyu reka mubwire isi hano muri Kigali duhangayikishijwe n'imiterere umuntu se arohereza
oya imiterere muteye neza njye nari nteye mbere yuko njye gushaka amafaranga mu mahanga nari nteye ibyo ni ibiki muvuga nari umunyarwandakazi njyewe n'isura yanjye yangurishije niba mutizere mu masura yanyu ngaho nimugumiyo ngiyo rero yego rwose njyewe ntabwo umubiri wanguriye imiterere duteye neza twese duteye neza turi abanyarwanda duteye neza Jackie rero niyohereze CV Jackie namaje niba takongereza gakeya ko kwivuganira na boss n'amavideo yanjye ufite muri Snapchat yawe ngirira bwawe apani za Snapchat apani nuko ujya muri studio nkakora shoot 494 ndakuzindukana mu gitondo turava ku isibo nkucisha muri photoshoot ndakubaza ikintu mariye mw'iyi mihanda ubu nzavuga ko ari iki tanga amafoto wakintuwe na Sylvia ntago yamfana ubusa inda ifite passport nizamura agatoki mureke imikino n'imiterere narababwiye mbabwira ngo muze mushaka Fizo Badrick nibohereza amafoto pe ariko mana we ni gute nisanze aha yego ye ariko nakumbura ariko abana reka njyewe ibyaha bya Jihad ntimukabinyegekeho mujye mumureba mumurebe nka Jihad nanjye mundebe nka Brian wamana faya yewe umuntu arambwiye yaciye mu gikarati Jihad ibintu ndavuga ni se ko twavuganye ambwira ngo ananiwe n'ururimi rutava ariko